hari ibitambo ugomba gutanga mu buzima bwawe kugira ngo ubuzima bwawe bubeho. Hari imbaraga ugomba gutakaza kugira ngo ugire aho ugera. Hari ibyo ugomba kwiyima kugira ngo ugire aho ugera. Hari ibyishimo ugomba gukarota ntubijyemo. Hari inkundo zidashinga ugomba kwirengagiza. Ntubure umukobwa umugabo akagusohokana rimwe kabiri gatatu kandi ubizi neza ko afite urugo rwo kagenda ukarya ifi, ejo ugataha inkoko, ejo akagusohokana ukarya inkoko, muzatahana mu ivatiri agenda gukanda ibibero, nta kindi kibirimo. Ubwo urumva ari gashyashya na kava yako kaba gasa neza, bateri irimo umuriro yuzuye, gafite na rezo, ariko kuri simukadi nta mafaranga ariho. Mwabyumvishije itandukaniro zatwo. Gafite ubushyashya, ni gashya, umuriro uruzuye, network karayifite, tushe zose ni nzima, ariko kuri simukadi nta mafaranga ariho. Ndagacana mbona itoroshi iratse, kamurika, ndatekereza ndavuga ngo izi telefone zose hari zifite amafaranga, zifite na network, ariko nta batiri, nta mutima. Hari zifite umutima, zifite n'amafaranga, ariko zidafite rezo. Iyo kode, urugo rurimo kode, rutagirwa inama, rutaganira. Nanjye ndavuga ni rero izi telefone zose ndifatira aka karaka, ni gashyashya, ntikazapfa vuba, umuriro urimo, bateri irimo, simukadi irimo, nshobora kutagahamagaza ariko uwampamagara nakwitaba. Ndavuga ngo mfashaka. Wa mwarimu arongera ambaza ngo ufasha ko ntinakamfashe. Twese arako ngakufashe, ntakaga telefone ni keza. Ndagatwara mu kiganza nkabona nta kibazo. Nta wapfa kukanyiba. Akana kabika kakabicika. Bwije nakamurikisha kakamurikira. Gafite rezo wamamagara wese nakwitaba. Nanjye mbonye amafaranga ndashyira kuri simukadi ngahamagara. Ndumva kanga kariko gakwiranye n'ibiganza byanjye. Za telefone zasigaye zose zahise. Nakamundi muhungu nawe ugereranije yari metero imwe na santimetero 68 gutyo. Akabana umuhungu w'imibiri yombi w'amasoso meza, ufite amasoso meza, ufite amaso heza, ufite imisaya myiza, ufite iminwa myiza, useka neza, ufite taye nziza. Utambuka rwose ukabona ni sawa. None ari ukuntu batambukaga hose ukagira ngo ni nka repetition barimo, akaboko kamwe kari mu mufuka akandi kari hanze. Ngira Imana ni wa mana we, niba atari uburaya bwamfashe, niba atari ibindi bintu birimo birambaho ntazi ibyari byo, ariko uyu muhungu wo ku ruhande, uyu w'imibiri yombi, ubaye ari we mugabo mpaye, Mana waba umpaye umugabo mwiza, waba wisha abazimu. Nababandi babonaga nzapfira mu muhanda, nabandi bumvaga nzashakarana mayibobo, Mana waba ubemeje, waba unkoreye ikintu cy'igitangaza kitabaho. Mana nazajya mbibwira abantu bose kuri Imana yubaka urugo, najya mbwira abantu kuri Imana itanga abagabo beza, nta muntu n'umwe utazabimenya. Murumva mutabimenye? Reba umugabo, nsaba Imana nti Mana uzampa umugabo utazagira mu nda hanini. Abantu bafite abagabo bafite mu nda hanini, pole sana, ndabinginze ntimuntera amabuye. Nge nibyo nasabye Imana, sibyo? Nasabye umugabo nge udafite mu nda hanini, ku buryo yakwambara atisa agatebeza bikaryoha, ku buryo aramutse abyibushye bite n'uburebure afite, kabone n'ubwo yagera mu biro 80 cyangwa 70-80, abyibuhana wese amanukana hose, ubona nyine ari umusore nta na hamwe hasigaye, atarinda abyibushye gusa ngo ikibuno nta kihari, cyangwa afite amabuno n'inda ahandi hose nta hahari. Jewe uko biri kubabwira nyine muri Jese nuko nabibwiraga Imana muri animasiyo zose murimo murabona ko Imana ni papa, Imana irumva, irakora ibyo tubwira n'ibyo twisabira byumva. Azaba afite amabono aringaniye ku buryo yakwambara itisi ukabona ateretse neza, yashyiramo ikofu ukabona haruzuye, yatebeza mu nda ukabona ni sawa.
ku buryo yakwambara atateje ukabona ni sawa, yakwambara isuti ukabona ni sawa, yaba atambuka ahantu hose Mana undinde ibijabiriye. Kandi uko nuko nabivuze. Imana rero irangije irambwira ngo nta kindi, ndayibwira nk'ikindi numva nshaka, sinshaka Reka tubashimire mwese abadukurikiyeho muri hirya no hino ku isi. Imana ibahe umugisha. Tugarutse mu gice cya gatandatu, ndi kumwe na Vestine Mukantwari, umukobwa umugore wirwanyeho, ndamwita umugore se, umubyeyi wirwanyeho agakukuza ubuzima, Imana ikamushigikira. Mu gihe yatangiye kumenya ubwenge, yarahuye n'ubuzima bukomeye muri jenoside, ariko uyu munsi Imana iracyamubitse, aracyariho. Hari ibyo Imana yamuteguyemo azaha abandi bikabagirira umumaro. Nge Ndikozo Emmy, turi kuri Humure TV, tugarutse mu gice cya gatandatu. Nk'uko mubizi ni ibice 7, araza kuba hasigaye igice kimwe. Kadusaba Imana kugira ngo Mwuka w'Imana abane natwe muri iki kiganiro. Data, turagushimiye ko twongeye kubona undi munsi udasanzwe, izina ryawe bw'icubahiro. Tugarutse gusangiza abantu imirimo yawe. Ni Vestine ugarutse, ni wa mugore wagiriye neza, uhabwa icubahiro. Umuntu wese uri kutureba muri iki kiganiro umuhe umugisha, natwe ntaba ari twe Mwuka w'Imana tuyobore, kandi turusheho kongererwa aho kugira ngo tugabanukirwe, kuko hari byinshi duteguramo byagira benshi umumaro. Izina rya Yesu tubyambaje, amen. Twizeye, amen. Twizeye kabisa. Ngaho umeze neza? Meze neza Emmy. Ntabwo ndagira igihe cyo kukubaza ibibazo, urajya nimbaza ngo ihene yanjye bariye. Ubwo rero reka mbe mwibikiye, nzakubaza mu gice cya 7. Uyu munsi ndashaka ko dukomeza n'igice cya 6. Umeze neza? Ariko meze neza. Wari wadusezeranyije ko uzatubwira ukuntu wabonye fiance akagufiansa, urakuki ko mu rugo, uragakoze ko mu rugo. Agakoze ko mu rugo. Karibu. Murakoze cyane, nanone ndabasohoje, mugira amahoro. Amen. Amaboko y'Imana abagasanire, kandi amaboko y'Imana abashyigikire. Amen. Abafite imirimo mukora, ukuboko kw'Imana kubemo, ibaha abantu, kandi ibaha abantu bafite umutima mwiza. Abadafite ibyo gukora namwe Imana ibaremere, ariko kandi mubigiremo uruhare rwanyu. Navuga ngo kandi wowe utameze neza, sorry, ihangane. Imbabazi z'Imana zikuriho, ijisho ry'Imana riri kukureba, kandi namwe mumeze neza. Ndabifuriza ko mwatuma hari benshi bakwishima ku bwanyu. Tuje abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu by'Uburayi, Amerika, East Africa, amaboko y'Imana abagasanire. Kandi nkomeje kubwira abantu bakomeje gutuma nishima, namwe Imana ibahe ibirenze ibyo mumpa. Imana ibahe umugisha. Ndagarutse tuje kuganira, nje kubahereza igice cya kangahe, cya 6. Ndenda kubisoza. Mwarakoze kubana natwe, mwarakoze kutwereka ko mutwishimiye. Abantutse muri komenti ndabababariye. Hari abantu bananiwe kwiyakira, batazi kuvuga neza. Ndagira ngo mbabwire ko atari mwe bwa mbere rwose, kubajira ndabishobora. Ndabababariye. Imana ibaguranire, ibaho umutima mwiza. Namwe mubasha kumpa pole, mujye mumenya ngo ndabisoma nubwo ntandika, ariko pole yanyu ndayakira, kandi muhabwe umugisha n'Imana. Uko munkomeza namwe mukomezwe n'Imana. Abagize uruhare mu kunsura, namwe Imana ibaho umugisha. Imana ijye basura kenshi. Buri muntu wese ugira uruhare mu kungira inama, mu kunshyigikira mu byo nkora, mu kunshyigikira muri business zanjye, ku banyeshuri baza kwiga mu kigo cyanjye Imbonirera Training Center, baje kwihugura kwiga isabune z'ubwoko bwose, abaje kwiga amavuta, mwarakoze kunshyigikira no kuntera inkunga. Nibinyereka ko mu gihe runaka nzagira kampani ikomeye, kandi nanjye nkazagirira neza benshi. Ndushaho kongera kubabwira iki kintu ku bantu mukenera imiti y'amakaro, mu Mbonirera turayigira. Abakenera koza amakaro yarangiritse, yaracuye, tugira product wogesha amakaro, ukampa n'ako kazi, nkaba nanakogereza ukampa ku mafaranga. Ku bafite ibyatsi mu mapave,
abantu mubatse amapave ariko ibyatsi bikanga bikamena sima bikinjira, dufite umuti ubasha gutwika ibyatsi byo mu mapave kandi umuti uhendutse. Iyo utazi kuba wabikora uduha akazi tukabigukorera. Tugira umuti woza amapave nyirizina, amapave yamaze kuzana urubobi, amapave arimo kwangirika, tugira umuti mwiza wogesha amapave akongera akayaga neza nk'aho ari mashyashya ukiyashyiramo. Bantu banjye munshyigikire, mujye muza mungurire mu Mbonirera Training Center, tubafitiye ibyo byose. Twigisha gukora isabune, twigisha gukora amavuta, twigisha gukora siraje ku giciro gito gishoboka, kugira ngo mbafashe kugira ubumenyi namwe mubeho neza, kuko naje gusanga intego ngewe mfite niyo kuzamurwa no kuzamura abandi. Bwa buzima bwose mwumvishije, za ntambara z'ingutu narwanye nazo, kwa kurwana n'urupfu nkarucika, amaboko y'Imana bigizemo uruhare, kugezana n'aka kanya ndi mu ntambara noneho y'iterambere, ndi kurwana kugira ngo ndebe yuko nanjye nagendana n'igihugu neza kandi nkagira umumaro mu gihugu cyanjye. Ndimo kubwira abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu byo hanze, mugerageze kunsapotinga, munsure, mumpe ibitekerezo kugira ngo ngire ahantu ngera. Inama zanyu ndazikeneye, ubushobozi bwose ufite ndabukeneye, kugira ngo Mukantwari ngire aho ngera, kugira ngo nanjye ngire n'abandi nanjye na sapotinga nahereza amaboko. Imana ibahe umugisha. Tubafitiye zino sabune zikomeye, zino zifura. Isabune yacu yitwa Kwira Soap, isabune ifura neza, isabune ireta, isabune idashira vuba, isabune itavunagurika, isabune ikoze neza. Tukagira n'isabune zo koga, izikoze mu gikakarubamba, izikoze mu mubirizi, muri ya miti, muri bya byatsi by'ibimera bifite umumaro ku ruhu rwacu. Ibyo byose turabibigisha mutugannye, kandi tubigisha tubaganiriza, tubabwira ineza y'Imana no gukomera kw'Imana, tubaha motivation kuko twabonye ko bishoboka. Imana ibaha umugisha. Ngarutse muri cya gice rero, ubushize nababwiye ko ningaruka nzababwira urugendo rwanjye muri fiançailles, uburyo Imana yaje kuza ikangirira neza, ikazana umwunganizi mu buzima bwanjye, kandi ikanzanira umwunganizi mwiza. Ari nayo mpamvu ubibona uyu munsi nicaye ahangaha nambaye impeta, ubuzima bwarahindutsemo, n'ibyo bitekerezo byose mbabwira naho hose ngeze, niwe muterankunga wa mbere mfite. Aha, reka ninjirira ahangaha, nsubire inyuma gato Yakobo, ko baratabashije gukurikirana ikiganiro gitambutse. Nari nababwiye ku gice cy'umwana w'umukozi wo mu rugo, uburyo umukozi wo mu rugo agomba kwitwara, akazi umukozi wo mu rugo akora, uburyo ushobora kubana na mabuja na bosi neza. Rero natangiye mbabwira uburyo banyakiriye neza, uburyo twakoranye neza, uburyo baje kunyita umwana mu rugo, kuko babonaga yuko nta bundi buzima mfite, nta rindi herezo mfite, mbese nzaba uwabo burundu. Uburyo nari meze, mfite ibikomere ku mubiri, inkovu mu mugongo, inkovu ku kuboko, nsa nabi, imyate ari imyate, mbese ndi wa mukobwa wishwe n'agahinda, wirirwa mu mirimo y'abandi ntazi iherezo ry'ubuzima bwanjye iryo ari ryo. Nubwo nagiye mbabwira yuko hari inzozi nyinshi nagiye ndota zikampa ihumure, njye Imana yagiye insapotinga mu buryo bwinshi, yagiye impumuriza mu nzira nyinshi, no mu nzozi Imana ijya insangamo nk'uko nawe ijya igusanga. Kandi mbabwira ngo ni ukuri Imana irabakunda, muri beza mu maso y'Imana, ntabwo muri abo gupfa. Ni ukuri ko Imana ntabwo uri uwo gupfa, ukwiriye kugirirwa neza n'Imana. Nawe uri umwe mu b'Imana yaremye, uri ururabo mu maso y'Imana. Isi yagutsikamira, ubuzima bwagorana, ingorane zaba nyinshi, ariko nakubwira ngo ntiwigirire nabi, kandi turushaho kurwanya ibiyobyabwenge, turwanya amakimbirane mu miryango, ndetse tugerageza no guhumuriza ababaye mu buzima butoroshye nk'ubwo naciyemo, ndetse no kuganiriza aba bana bo mu muhanda. Aho uzajya umubona ujye umwibutsa ko igihugu kimukeneye, ujye umwibutsa ko nawe ubwe
yikeneye agomba kubaho. Mubabwire bikunde, niba ufite icyo umuha umuhe, niba bishoboka umuzane mu rugo yoge, umutuvuta yisige, yongere yigendere. Nakura uko byose kose umwaka uko ugenda ushira, hagenda hazamo ibindi bitekerezo bishyashya, kandi Imana nimugirira neza zibuka ko nawe wamubereye marayika, nkuko nanjye mu buzima bwanjye yarabo ngenda nshimira. Imana ibahereze umugisha. Aho rero niho twari twagarukiye. Ninjira muri iki gice cya 7 kuri za nzozi nababwiraga, nari nasuwe n'umukuru w'igihugu, ariho nababwiraga ngo Imana idusura inyuze mu buryo butandukanye. Ishobora kugusura iciye mu muyobozi w'igihugu, muri nyakubahwa, ukabona ni wakwisuriye. Ndagira ngo mbatangarize ngo protokole mubona no mu nzozi birimo, ibisakuzo byose biba byacecetse. Ikindi, uba wumva urinzwe, uba wumva utekanye, uba wumva ufite amahoro adasanzwe. Muri make uba wumva ukaze, uba wumva ukaze. Gukora mu biganza bya nyakubahwa uba wumva ukaze. Ni umugisha ukomeye, ni umugisha ukomeye udakwiriye kugira gute utesha agaciro. Iyo bibaye mu nzozi bugacyo ukibyibuka ibyo bintu, ndagira ngo nkubwire ngo uba wasuwe n'Imana. Ishobora kugusura inyuze mu mupasiteri, muri pasiteri runaka, ukabona nawe aje guhugura, ukabona aje akubwira amakuru meza, aguhumuriza, akubwira ati ejo bizagenda gutya, ejo bundi bizagenda gutya, uzabigenze gutyo. Ibyo bintu mujya mubyandika muri agenda mwicecekera. Kandi izo nzozi mwarose, hari inzozi mwagiye murota ari nziza, mukazisobanuza ku bantu bagira ishyari, bakabararagiza, bakababwira ibitandukanye na message y'Imana ashakaga kubabwira. Nabwiye ngo ubuhanuzi bwiza ubundi butavangiye, inzozi uzarota bugacyo ukizibuka, ujye umenya ngo wasuwemo n'Imana kandi hari message waherewemo ubutagomba kujya gutesha agaciro. Ukarota wasuwe na pasiteri akakubwira ibintu, akaguhugura, akaguhumuriza. Hari n'igihe ujya kubona ukabona kuzaniye imyambaro, hari n'igihe akubwira ati fata amazi ujya koga, hari n'igihe akubwira ati gira vuba ujya mu materaniro, mbese akakwereka inzira ubuzima wagakwiriye kuba urimo. Hakaba noneho n'igihe usurwa n'umucuruzi ukomeye, ukabona arimo kukwigisha imishinga, ibyo ugomba gukora, ukabona uri kuri mashine, kandi ni ukuri kw'Imana nta niyo uzi mu buzima busanzwe, ukibona uri kuri mashine, urimo kwandika umushinga wawe, uri kuwutegura, ukabona wageze ahantu ugomba gukorera, ukabona washoye, ukabona utangiye gukora, ukabona watanze wangaje abakozi. Ibyo bintu mujye mubyandika, biba bizaba. Kandi izo nzozi uburose ntabwo uba uzirose ngo uzicarane. Hari inzozi urota ziba zisobanutse rimwe na rimwe, ahubwo kubera ihungabana ryinshi mu mwaragiye muhura n'ibikomere bitandukanye, ukumva umuntu uri kukurya ntiwaregama utakavuze. Umenye ngo Yosefu nta kindi yazize kurota. Yosefu yazize kurota, kandi inzozi, niba Yosefu yararose inzozi zigasohora, akarota abona inyenyeri 12 n'imiba 12, umuba we uhagaze, iy'abandi kuba ikagwa hasi, akabona inyenyeri zirahubutse zituye hasi, hasigaye inyenyeri imwe. Uko za nzira zose uko yazirose nuko yazirotoye, bene nyina bakamugira ishyari, bakamubwira ngo ngushatse kuvuga yuko uzaba ukomeye muri twebwe tukakubararira, uzaba umwami. Kuba barabininguye no kuba barabipinze si byasobanuye ko bitazasohora, kandi byaje no gusohora. Murabyibuka ko Yosefu bigeze bajya kumujugunya mu rwobo. Urwobo rusobanuye iki? Nubona warose ugwa mu cyobo kirekire, ujye umenya ngo ni ubuzima budasobanutse, ni ubuzima bwizenguruka. Uri ahantu utabasha gutera intambwe ngo ugende, ni bwa buzima uhoramo, ukongera ukashiduka, ukabona wacuruje, ukabona waranguye 1, 2, 3, ukagira ngo byaje. Mu kwezi gutaha ukabona birafeirinze, urongeye wisubiye n'ubundi, iseti kunaniye kuyishyura, kwishyura aho utahabyanze, imari yagushiranye, ugashiduka usigaranyemo umunyu n'ibibiriti n'amakirida. Bura buzima ikiracyo batayemo Yosefu ni ubuzima budasobanutse. Bagiye inama yo kumwica, birangira haje
Abishimayeli baramugurisha. Ntabwo nibakugurisha ntabwo azaba ari igitangaza uzaba uhuye nacyo. Mumenye ngo ubuzima ducamo uyu munsi ni repetition y'ibyabayeho, kandi ntabwo ibyo bintu byose bizasohora ku biti, ni twebwe abantu. Hari amahirwe azaza guponyoke, wari wayandikiwe ari ayawe ariko agucika ureba. Ntuzasare, ntuzaburane, uzatuze. Iyo Mana yatumye ibyo bintu bigenda gutyo ifite n'ahandi izabigarurira kandi bikaba ibyawe. Njye numva ngira ibyiringiro byinshi, niyo mpamvu mbabwira ngo mba numva nzaba umukire. Mba numva nzaba umukire. Ntuzumve ari ibitangaza niba wizeye umuntu akagutenguha hasi, igitangaza. Aba yatagutengushye yaba atari umuntu. Umuntu nakwirengagiza wamusabye serivisi akayikwima, ntibizagutangaze. Nuko nyine mu muntu kabamo nuko nguko, ariko wishakemo za mbaraga zituma utagwa hasi, iteka wumva ko uyu munsi kuba bidashobotse ejo bizakunda. Intambwe ya mbere niba yanze, tera iya kabiri, hari igihe bizemera, hari igihe 5 zizanga byemere ku intambwe 10. Murakoze cyane. Rero uwo munsi nkimara kumva izo nzozi, mpabwa gahunda y'imyitwarire. Buriya umwana w'umukobwa undi ari ukuntu aba yitwara. Umukobwa ugeze mu gihe cy'ikibengukiro, ugeze mu gihe cyo kurambagizwa, hari uko aba akwiriye kwitwara. Hari uko aba akwiye kwitwara, hari uko aba akwiye kugenda, hari uko aba akwiye kwambara, hari n'uko aba akwiye no kureba, hari uko aba akwiriye kuvuga, hari uko aba akwiriye kurya, hari isaha aba akwiriye gutahiraho. Mbese aba agomba kuba afite gahunda y'umunsi mu mirimo ukora. Niba ari ugukora isuku, ufite uburyo ukora isuku. Niba wafataga isafuriya ukazoza ukaziterekeranya hariya, wiyunguramo akenge, ukumva ko hari etajeri ugomba kubiterekeranyamo, ibyo ngo ntibinyanyagiye ngo nutambuka uhure n'indobo, nutambuka uhure n'ibase, n'uhure utambuke n'ifurusheti n'ikiyiko n'icyuma. Hari organisation uba ugomba kuba ufite, birizana kwa cyane ko Imana ikwinjiza muri mudu y'ikigiye gukurikiraho. Imana ikwinjiza muri mudu y'ikigiye gukurikiraho, ntabwo bikuvuna. Ahantu bikugorera ni hehe? Nta handi uba uri umwasama, hahandi uba wasamaye niho bigoranira. Hahandi muba mugakongo. Ubundi sinzi ukuntu ibintu nzajya mbibabwiramo kugira ngo ibintu mubyumve. Mba numva nabana shangazi mu bintu byose ndimo kubabwira, basi mukagira utuntu tw'ingenzi mubasha kumva. Hari utuntu tw'ingenzi mugomba kumva kandi mukadufata. Urumva niba Vestina ntarengeze mba mu muryango, ntarengeze ngira indero mpabwa n'ababyeyi, ubundi utekereza ko urugo nari ko rwubaka ntibyari kuva hehe? Mu by'ukuri nari kubakana. Ubuzima nanyuzemo nari kubaka niyo hataba Imana. Iyo ntimenya byari kugenda gute? Buriya hari ikibazo abantu bagira, abakobwa bagira, kandi ujye umenya ngo nubwo uri umukobwa aka kanya ukiri no gakobwa kakiri gato, uzakura uvemo umugore. Urugo nzubaka urwo ari rwo rwose, ariko uzarwubaka, kandi nurwubaka hazavamo abana. Ubu burere utahawe abana bawe barabukeneye. Urugo rukundo utigeze werekwa, abana bawe bazarukenera. Izo mbabazi utigeze ugirirwa, abana bawe bazazikenera. Nshatse kuvuga iki rero? Mba nshaka kukubwira ngo niba hari ibyo usabwa gutanga kandi wowe utahawe, uba ugomba kubyishakamo. Kandi kubyishakamo ni ukuhe kundi? Hera ko ibyo byose byakubayeho ntiwapfuye, habonetsemo ineza y'Imana. Kugira ngo ibyo bintu ubashe kubyishakamo kandi ubibone, icya mbere ukwiriye kuba open, umutima ukawufungura, na wa wundi ushaka kuza mu buzima bwawe ntabone inzitizi. Hari abantu bahuye n'ibikomere pe, bahuye n'ibikomere, ubuzima burabagora, ariko kandi nabo ubwabo barigambanira. Nimvuga kwigambanira ni gute? Baba timide, baraceceka, abantu bose babarunda mu gitebo kimwe. Ntago abantu bose bakwanga. Yego bose si bagukunde ko nta nubwo bose bakwanga.
nta nubwo uzirinda abantu bose. N'uwirinda abantu bose na wa wundi wari uje kuguhereza akaboko nawe uzamujuganye na ba bandi baguhemukiye. Usanga bose warunze mu gitebo kimwe uhezaho. Kandi ajya ngo mbabwire ngo usibye ibintu bibiri Imana itubikiye, ubuntu n'ubugingo. Ubuntu n'ubugingo, ibindi byose Imana bibitse mu bantu. Biragusaba kuba open kugira ngo ibikomere ufite bibashe gukira. Hari igihe noneho unafungura umutima bakaza ari benshi, noneho nakakandi kagasamusamu k'ubuzima wari ufite bakagahuhura. Ariko mu bintu byose banza kujera amarangamutima yawe. Ugira amarangamutima, niwishima ntiwishime cyane, kuko iyo wishimye cyane hari ibyangirika. Ntabwo umenya umwanzi n'umukunzi. Nuvuga nyine ushyiremo feri, ganira n'umuntu, ugira ibyo muganira, ariko kandi unajera ururimi rwe. Sinzi nimba uvuga uko uri bubyumve. Mbese hari ukuntu ushaka kuganira n'umuntu, urugero mwatangiye muvuga wenda ibintu by'Imana, reka mbivuge gutya, atangiye muganira ku bintu by'Imana, ku bantu Imana yagiriye neza, ukuntu umuntu iyo yihanganye Imana imutabara, ariko wajya kumva ukumva azamuyemo akantu kameze nk'ubuhehesi. Nimbivuga n'ubuzima bumubayemo murabizi. Ukumva noneho atangiye kuko iby'ijambo ry'Imana ashatse kubigarura muri bwa buzima bwanyu bwite muri kumwe muri babiri muri ahantu hiherereye. Ari bazatangira kukwifatisha mu kiganza, ntago badufashe mu biganza bose. Ntago abantu bose badufata mu kiganza. Arabaduha pole, hari no gufata mu kiganza avuga ati ntago wari wapfa ngo unogonoke, mu gihe utarapfa burundu nanjye nagira uko nigenza. Akaguhuhura pe. Noneho bene abo bantu bakunda kubona benshi. Buri umuntu uzakujya neza ntago baza ari mu gihirire. Ni ukuri ko Imana ndabarahiye, umuntu uza mu buzima bwaje kugiye cyabumaramo. Ntago ukeneye abantu benshi. Umuntu umwe yaza mu buzima bwawe akaguhindurira ubuzima. Abantu babiri baza mu buzima bwawe bakabuhindura, kuko n'ubundi baba baje guheraho nawe warugereje. Ariko nubona abantu bisukiranya, abenshi baje kureba intege nke zawe. Hari abaje baje kureba ko hari warangaye, hari ibyo bagomba kugutwara. Hari n'abaje kureba ko batakugira igishoro. Niyo mpamvu iyo mbabwira ndababwira ngo ntukajye wishimira abantu bose bagusekera utazi ikibasekeje. Hajya barimo guseswa n'uburyo uri agacucu, uburyo agufatishije atagowe, uburyo atagutakajeho energy nyinshi, utamusabye imbaraga nyinshi kugira ngo abakugushije. Ntago abadusekera bose ariko badukunda. Hari no gusekera gushyeshyenga kugira ngo aguture mu mutego, ukisanga uhagaze mu murongo utukura utazi uko wawugezemo kubera watwawe no kureba mu rusengero rw'akanwa. Uko umuntu agusekera gusa ukagira ngo mbese kubera ko umuntu aba yarababaye, ubona umuntu uza gusekera, jya umenya ngo na Satani ahindura tekinike. Nkuko intambara iyi irimbanije, hari igihe biba ngombwa ko plan A yanga bagakoresha plan B. Iyo habonetsemo umugambanyi mu ntambara urimo kurwana, hakabonekamo umwanzi akavuga ati niba twe twateza mbusha aha ngaha kuri uriya musozi aho twagombaga gutangirira umwanzi, hakavamo umugambanyi akaba araharabuye arabivuze, ubu ugomba guhora uteguye mapu ko urugamba rushobora guhinduka isaha ku isaha. Ukaba wasekaga wakwenkwanutse ko bikaba ngombwa ko utawibana katurakara byanyabyo, bakajya ngo nta nubwo ugeze unaseka. Bitewe n'iki? Ntabwo intambara zose wazirwana useka uzizarangire. Hari intambara utarwana useka ngo uzarutsinde wowe. Ntabwo abazaza bagufashe mu biganza bose. Rindira ijambo rya nyuma ari bukubwire. Kubera ko nababaye cyane, narushye cyane, mbasha gutandukanya umuntu nkunda n'utankunda. Uje mu buryo bwo kunyushya no kuncuka no kunyobya, abo bantu uko ari batatu. Kunyoshya, kuncuka no kunyobya, abo bantu nzi kubatandukanya. N'umuntu uje mu buzima bwanjye hari icyo aje gufasha, nawe ndamumenya. Kabiri kandi nkabanza nkamenya niba ubwo bufasha unzaniye nta yindi prof nshakaho, kuko ari n'umuntu uza akabanza akakwereka ko ari umuntu mwiza. Ntabwo nzi ibi bintu niba ari njye mbizi njyenyine
cyangwa mwe mwaranze kubyumva muvuga ati kabe gato nkamire aho gupfa none wapfa ejo. Iyo ubaye mu buzima vuga ngo aho gupfa none wapfa ejo, uhora upfa, ntubaho. Ubu hari abantu batarabaho kuva bavuka, babayeho batazi niba bariho, utaramenya kwifatira umwanzuro mu buzima bwawe, utarakora ibintu byawe wowe ubwawe utari wiyinjiramo. Iyo ushaka kuba umuntu mwiza wiyinjiramo. Iyo wiyinjiyemo hari ibintu ubasha gukinga, hari inzugi ubasha gukinga uvuga ati uru rugi ndarukinze. Impamvu ndukinze ni iyi ngiyi. Hari ibintu ubasha kuvana mu mutima ukavuga ati ngiye urwango, ngiye kwiberaho nk'agahinja, n'ubundi abantu ni babi, abampemukira bo ni benshi, ibimbabaza ni byinshi kandi bica mu bantu byinshi. Ngiye kwiga kubana n'abantu bambabaza. Kandi inshuro nyinshi usanga baba kubabaza bafite ibyo ukeneye, none se nurakara ugafungiza uzabivanayo gute? Ntabwo inzira zose zitugeza ku byiza dushaka, ntabwo ari uko ziba zica muri kaburimbo cyangwa mu nzira ya laterite, mu muhanda wa laterite. Hari n'ibyo bica mu mahwa, kandi bikaba ngombwa ko uri bwinjire muri ayo mahwa akanagukorobora, ugasigara urwana n'inkovu z'amahwa, ariko icyo washakaga wakizanye. Niyo mpamvu mbabwira ngo rero ntabwo gufatira umwanzuro umubiri wawe ari ukwicara ngo wigunge. Iyo wigunze hari n'uburyo wicara wakwifata gutya. Iteka niwicara ukumva wifashe gutya, nta kindi kintu kizaza, uzaba urimo gutekereza abantu bose baguhemukiye. Birangira umutwe ukuri ukumva amagufa y'umutwe ari gupanuka. Niwumva aka kaboko kagufashe uwifashe gutya ugatangira gutekereza nabi, ujye uhita urekura ayo matama, utera intambwe ebyiri, ya gatatu uzayitera hamaze kuzamo ikindi gitekerezo cy'ikintu wakora. Ahantu uhagaze cyangwa wica cyangwa umuntu muhagararanye, niwumva ibintu akubwira bidahura n'inzozi ufite, tandukana na wihuka, genda. Ariko kukumarira igihe kandi uwo munsi nuhita ntuzagaruka. Hari n'ibintu binabaho abantu bagukunze bakanagushyigikira, ariko wagera muri biro bigahinduka pe. Ako kantu gaherutse kumbaho, komite y'ababyeyi irantora ngo mpagarire ababyeyi nyine mu kigo cy'amashuri, ntorwa 100%. Ariko ngeze muri biro birahinduka, ushinzwe uburezi mu murenge na biro y'ikigo baravuga ati Mukantwari, kuko wahoze muri komite y'ubushize ntabwo ugomba kugaruka muri komite. Ibi barabikubwira, bakakwereka impamvu, kuko hari byinshi ubuzi. Hari amabanga menshi ubuzi, hari ibyo ugomba guhindura, hari ibyo wabona nibidahinduka uzatanga ayo makuru, kandi bazi ko uri umunyakuri. Kavuga ati rero turamwigizayo bihereye ahangaha, dushyireho impamvu zose zishoboka, tunavuga ko byavuye no hejuru kugira ngo iki kintu tukirangize. Birangira ntabaye umuyobozi, ntagarariye ababyeyi, uburenganzira bw'ababyeyi buburira aho ngaho, ndataha. Ntabwo nzi impamvu yabyo, wenda hari ibyo Imana yandindiyemo aho. Ababyeyi bashobora kuba bagukunda bitewe n'igikundiro Imana iguhaye, ariko Imana yarebamo hagati. Imana itubwiye ko izatugera neza n'ahantu muzanadukunda, ariko ikaguhishamo hagati. Rero aho hagati, iyo ari imbaraga z'Imana cyangwa ubushake bw'Imana, hari igihe uhagera bikanga, inzira igakatika, bikaba ngombwa ko usubira inyuma. Mujye mwemera musubire inyuma, ntimukagigire. Ntugakazanye ngo uvuge ngo ndacanga ngo paka nyoboye. None se undi arayoborana n'abandi niba batagushaka? Niba batagukunze batabishaka, urayobora iki? Uzahande raporo. Ibyo bintu ni ibintu biryana nyine, bikagenda bikagushirengura, ariko wasanga ugasanga niko koroshye kuruta ibyo wanyuzemo. Hari amahirwe nyine agiye tujya tubura, hari amahirwe umuntu ajya abura akayerekwa akagenda, ukavuga ngo buriya nyine hari impamvu. Njye ni nuko mpita mvuga hari impamvu itumye ibyo bitabo. Ariko wanareba mu rundi ruhande ugasanga hari ibindi birimo birangirika, kandi njye nafite ubushobozi bwo kugira ngo mpindukize iyo direction. Kandi ujye umenya ngo ibikurwanya bifite imbaraga, ntabwo ari utuntu tuba tujenjetse, bitewe n'impamvu n'icyo ashaka.
narindi kubabwira ngo abo bana bazagukenera nubwo aka kanya wigunze. Hari ibitambo ugomba gutanga mu buzima bwawe kugira ngo ubuzima bwawe bubeho. Hari imbaraga ugomba gutakaza kugira ngo ugire aho ugera. Hari ibyo ugomba kwiyima kugira ngo ugire aho ugera. Hari ibyishimo ugomba gukarota ntubijyemo. Hari inkundo zidashinga ugomba kwirengagiza. Ntuburi umukobwa umugabo akagusohokana rimwe kabiri gatatu kandi ubizi neza ko afite urugo rwo kagenda ukarya ifi, ejo ugataha inkoko, ejo akagusohokana ukarya inkoko, muzatahana mu ivatiri agenda gukanda ibibero, nta kindi kibirimo. Umugabo wifuza ntawe uzaba ukibonye. Menya ngo uwo mugabo ugiye kukugurira inkoko mupfana iki? Muri muzihe business? Muri gupanga iki? Nazi kwishyuza uzishyura iki? Mwige gufata umwanzuro kandi muhereye ku nda zanyu niba ushaka kugira ububa we. Niba ushaka kujya ahantu ugera, iga kwigira, iga kwiha. Kandi ibyo amaboko yabashije kukugaburira urunyurwe nabyo. Ariko hari abatipe barunze amafaranga hariya yo kugira ngo bazabarindagize. Rero ibyo bintu iyo utabimenye ukiri umukobwa, ubimenya amaze kugutera inda yagutaye. Hari imyanzuro ugomba gufata n'ibyo ngibyo. Iyo fiançaye ni iki? Ahanga nibyo ndimo kubabwira, kwitoza kurambagizwa ni. Muri icyo gihe izo nzozi zikimara gutambuka, ni ukuri pe, ntabwo nzi uko byagenze, numva hari ikindi gihu nanone kivuyeho. Numva hari ikindi kirere cyayutse kuri nge. Ntangira koga amazi aramfata. Ntangira kujya nisiga nkumva amavuta ari gufata ku ruhu. Uracya. N'amavuta aratangiye kumfata, n'amabuja yarabyaye, maze iminsi ndimo kurya isombe. Isombe bihari mu bakire bararya pepa, bararya, bakire bararya. Ibyo mabuja naniwe nkabyirira. Bamuhe igitoki ati mu nda ari kurya nkaba ndi kumurwaza nacyo nkakirya. Hase wakwandurura ukabimena. Tagenda rwose ndacya ntangira kuba agakobwa keza, mva ku biro 35 ngira ibiro 45. Nakoze ubukwe mfite ibiro 45. Ubwo urumva ntari naje. Ariko mva ibiro 45 mfite imyaka ingahe? 25. Mu muhanda nahamaze imyaka 5, mvamo mfite 21. Mu rugo mu kazi ko mu rugo mpamara imyaka 4. Ubwo nashyingiye mfite imyaka 25 yuzuye. Muri iyo minsi rero niho haje abasore. Abasore rwose bararambagiza. Ariko niba ari ukurambagiza ntabwo mbizi, ahubwo nge nabyita babahehesi. Hari ukuntu abasore basura ahantu hari umukobwa, noneho umusore yakomanga, kuko mu nzozi zose nari narose nabwiye ngo ngire ubwenge kandi ngire amakenga, ikindi nirinde guhubuka, ikindi ngire amahitamo meza. Umusore yaza mu rugo akabanza bo baba babizi ko n'abene urugo badahari, ko narigeze aho mbakeza mu maso ndacya. Noneho kuko papa wacu cyangwa se uncle yari umupapa ufite imibiri yombi w'igikara cyiza, bakajya bagira ngo ndi umufamiliye we. Umuhungu yaza mu rugo, hari ukuntu bakomanga, abantu bakomanga bakabambira urugi ntibigireyo, wafungura akinjirana n'urugi. Hagiye mwiyubaha koko, hagiye mwiyubaha. Niba ukomanze shyiramo intambwe 3 usubira inyuma, kuko abantu ukomanza ari igihe batunguye, hari ibintu bicyandaraye bagomba kubanza kujugunya mu byumba nahe hose kugira ngo ubone aho ucara utabatahana. Akinjira ako kanya ntarindira kukinga, no kuguhobera, akaguhobera kugira ngo ni igiti cyumanye n'ikimata. Hakabya guhobera ukagira ngo agatuza kagiye kumeneka. Mwa basore mwe namwe mwa bakobwa, iyo umuhungu aguhobereye simuziranye, nta rukundo mufitanye, nta biganiro bya danje mufitanye, nta bumwe, ntago mukorana byuze ngo uvuga ngo turakumburanye, cyangwa araje akaguhobera akamara nashaka mare n'amasegonda 30. Ayo masegonda 30 mu gihobera nibiki? Umuntu niburi umushyitsi uri umusore, kandi ndi kwibwirira abakobwa cyane, bya biganza biza bitwereka imbabazi ariko atari byo twari dukeneye. Umuhungu akaza akaguhobera nawe ukagenda ukagwamo ugasinzira, arije none aba nagusumbuka iryamira mu gatuza. Iyi minota y'amasegonda 30 ashize
amasegonda 45 ikageramo mugifatanye, intekerezo zaba zirimo zirahinduka, imibiri yanyu ikoranyeho ibirimo gukanguka. Aho ngano hahera hazamuka ibintu by'ubwenge bukeya n'amarangamutima n'irindagira ry'umutima, ugashiduka uguye mu makosa, uzicuza ubuzima bwawe bwose. Umuhungu araje arakomanze, ndamukinguriye, gukingura yinjirana n'urugi. Ndi muri fiansaye, natangiye kurambagizwa kandi hari imyitwarire ngomba kuba mfite, kugira ngo ntazatoragura ibyo mbonye byose. Amaze kunyambira mbona ashatse kumpobera ngo anyizirikaho ibyo ndi kubabwira. Nge nari nzi ko umuntu ahoberana gutya iyo mutari inshuti nyine, cyangwa se nubwo mwaba muri n'inshuti ariko bitaragira gahunda. Ibintu byo guhoberana ukagira ngo mujye gupfa ntago ari byo. Nzi ko ari ukuguhereza amaboko gutya cyangwa se nkagufata mu mbavu gutya, niba ari imisaya ni 3 cyangwa ni 2, mukarekurana, umwe akicara hara n'undi akicara hariya, buri wese akavuga ibimugenza, ukamwakira. Niba ari utinda, niba ari ubihutana bwo agafata ibyo atora akagenda. Umusore arindira, aricara, nanjye nicara nka hariya. Ikizakubwira umusore uje mu buzima bwawe aje kukwandagaza no kukwandarika, aza ngo mwihatangire mu ntebe y'umwanya umwe nk'iyi ntebe nicayemo, agashaka ngaze ngo tuyihatangiremo, niba tutayikwirwamo twembi, mpaguruke yicare ankikire. Umuhungu agukikira ati, mu by'ukuri atari umugabo wawe, mutari inshuti, atarafata irembo, atarakwa, agushyikira ate? Ubundi nari nzi ko uko natojwe n'izo ntekerezo cyangwa se n'ayo majwi yavugiraga muri njyewe, cyangwa se iryo jwi ry'Imana ryavugiraga muri njyewe. Ubundi umukobwa urambagizwa ntago akanurira mu maso y'umusore umurambagiza. Hari uburyo umukobwa mumuvugisha kubika n'amaso. Ntukanure mu maso y'umuhungu kugeza ubwo wagize isoni akaba ari wowe ubika amaso. Ubika amaso. Ntushaka urenda ureba nko mu gatuza ke cyangwa ureba nko mu rukenyerero, ariko utamuhangaraye mu maso. Nubura mu maso umurebe abone yuko utarangaye cyangwa utamutinye, ariko nanone udashinze ijisho ngo uhamye, ukanure udahumbya nk'igipupe. Mbese ntabwo mugishaka ko abahungu babareba, murashaka ko abahungu nimwe mushaka ko abahungu mubirebera. Abahungu nibo basigaye bagira isoni kuruta mwebwe abakobwa. Ikindi, umuhungu muricaranye, nashaka abe yicaye muri intebe nawe wicaye mu yindi, akurengeje akaboko, aka kaboko kamanukiye mu ibere. Mu by'ukuri aka kaboko kamanukiye mu ibere kabuza aho gakwirwa. Warangira mvaho, ese ubwo uri mu biki? Utwo tuntu wivugisha gutyo, menya ngo ayo ni ya maboko aje kukwandagaza no kuguteza akaga n'amakuba karuta ko wanyuzemo. Uri mu biki? Igirayo, wagashibuye ukakajugunya hariya n'imbaraga nyinshi, kanamwiyama ukamubwira ati nta n'isoni winjabata. Hari utugambo muba mwivugisha tugaragaza ahubwo ko mwabuze intoki zibakoraho. Ibyo biganza biza bigukabakaba mu mabere, utaramenya n'izina ry'uko yitwa. Wumva ngo bamwita Kazungu, ngo cyangwa ngo ni Kadogo. Kadogo se n'izina? Ngo ni Kazungu, ngo ni Gasore. Gasore se n'izina? Ngo mba numva bamwita ngo ni Gasore. Araje kumanukiye mu mabere, amanuramo akaboko. Uragira yari kumvaho, uri mu biki? Uko winyagatura gutya, gusa urimo kumubuza cyangwa uri kumubwira ngo zana n'aka kabiri. Ntabwo ibyo bikwiriye mu muco w'umukobwa urambagizwa ugeze igihe cye cy'ibengukiro. Uwo muhungu wa mbere akizi uko, mbona aje ngo twihatangire mu ntebe y'umwanya umwe. Ndamubwira nti rero dufite salo nini, wabuze ahandi wicara?
ahubutse mu mwanya yari yicayemo aje mu mwanya wanjye. Kandi abo ni bande? Ni abakristo. Wumva nta mupagani ba bantu b'imihanda twe twaratandukanye, yo narafashe ubundi buzima, mbese numva Imana yaranyunguruye, ndimo no kuba mwiza, ndi guhinduka no mu bwonko byaracayutse bitakinambamo. Ahubwo no hatangira kuza ba bandi twakarebeho icyitegererezo, wa wundi ushobora kuza akirambura akinanura ashaka kugukora ku ibere, wanavuga nako ati ninanuraga. Abo nibo bantu dusigaye tubona n'abakristo binanura. Abakristo binanura intoki zikayoba. Mutamenya gutandukanya intoki zinanura rero nizije zigusuhuza, n'ubundi uzaba muri ubwo buzima buboshye bw'umwijima paka upfuye. Hari abantu barushya umuruho bihamagariye kutamenya gufatira umwanzuro ubuzima bwawe, kutamenya kugira amahitamo mazima. Ibyo birabaruhije, nizo ngorane mufite. Ugasanga urashyira kuri telefone urampamagara ngo nsengera, ngo papa w'umwana ngo yanyimye indezo. Niba uzi neza yuko ugiye kubana n'umuhungu uko nguko kubera amarara ufite, fata umwanzuro wikingire. Mwikingire ubitinyuke, kuko nutanabitinyuka we ntacyo bimubwiye. Azagutera inda. Abahungu bubu n'abagabo bubu bameze nk'abakinnyi b'umupira bari mu kibuga, ku buryo umukinnyi atsinze ikibuga ntaserebura mu kibuga yatsindiyemo, arirukanka akajya gusereburira mu kibuga cyabo. Umuhungu agutera inda akigendera, umugabo agutera inda akigendera. Nta kindi muba mupfana, ni sex. Yaba yakwishyura, yaba atakwishyura, yaba kugurira irindazi atari kugurira. Ibaze kugira ngo bagutere umwangaro kubera irindazi n'igikombe cy'amata. Umuhungu akugurira imbada ebyiri, wipfushagizwe, wigira nk'umuntu wahwereye, wigira indindagire, kugeza ubwo akwambuye ubusa, akuryamishije hasi hariya, akagutera inda nta n'amafaranga ngahaguhaye. Kabone nubwo yanayaga, ubundi nta mafaranga ngo umuntu yaguha kugira ngo ubuzima bwawe butangemo igitambo cyo kwandagara paka upfuye. Mwige gufata umwanzuro. Namubwijije ukuri, ndamubwira nti ngiye reka nkubwire, ndanakureka. Kandi koko naramureze. Hari n'abagabo bajyaga baza bagatereta, bitwa ngo nabavuga butumwa, mwabavuga butumwa mwe ntazi ubutumwa mutanga n'ubari Bugande. Agasiga ibitabo ku ruhimbi, akazamuka akaza gutereta, abizi neza ko mabuja musize muri korari, boss yari yicaye aho ngaho mu materaniro, agasohoka nk'ugiye kwihagarika ko yabatana biceka, akazenguruka Satani akamuturatuza paka no mu rugo. Hafata telefone ngahita mpamagara tanti, ubwo urumva nari umwana mu rugo, nkamubwira nti runaka kari hano, kandi mwari mwajya muri ku rusengero, yaba bizi neza ko muri aho, kuko nabo inshuro nyinshi mwana abo bahehesi baba bazwi. Tanti akaba arazamutse, bagahura nawe yamanukaga, rimwe na rimwe simukingurire, ubundi nanamukingura kumva ngo narinje ngo kunywa amazi mu rusengero. Se ku ruhimbi ntibabaha amazi? Mumenye ngo Satani afite amayeri menshi yo kubagusha mu byaha. Ni nayo mpamvu nimutamenya kwihitiramo no gufata imyanzuro mizima no kwihagararaho, izi nda zivuka zitifuzwa z'abana bakiri bato, baterwa inda bakiri bato. Kubashuka biroroshye, ariko wa mwana nutanyurwa n'ubuzima ubayemo ngo ukure, kandi nudakura wowe ubwawe ubigizemo uruhare, isi zagukuza, kuko nagutera inda akaguta, nta mareniyeri azakugurira. Iyo nduko izagenda ikura umwana kurira mu nda, ubwenge wabuze uri umukobwa uzabugira inda iri gukura. Mwige guhakana, mwige kurya bikeya mufite ubushobozi, nibinabura kandi munihangane. Ntago wapfa kubera ko amasaha 2 utariye, ntago wapfa kuko uwo munsi utariye. Ndi kubabwira ingorane zibira muri fiançailles. Icya kabiri, umuhungu muzakundana mu buzima bwawe, yewe nizo ngeso mbabwiye zo gukingura kinjira cyangwa agacisha amaboko ahangaha, cyangwa mukabyiganira mu ntebe imwe, uwo ntabikore, kuko baza bambaye udusura dutandukanye. Uwo ngo akaza mukanakundana, yewe bamwe bagatangira no kubimenya ko mushodetse. Nge mbyito gushodeka,
kuko umukobwa utamenya kwitwararika, nta mukobwa ubundi bagakwiye guhagararana n'umuhungu ku muhanda mwitwa ngo muri mu rukundo. Ngiye ndi kwivugira ab'abakristo kuko abandi baba banabyemerewe bitewe n'aho baba banahuriye. Hari abarambagizwa bahuriye mu kabari, hari abarambagizwa bahuriye mu bukwe, hari n'abarambagizwa bahuriye mu masengesho na heho hose. Ariko reka ngiye nibwire abana b'abakristo, abakobwa b'abakristo, hamwe masere b'abakristo, ubundi ntago biba byemewe ko umukobwa wagahagararanye n'umuhungu muzabana uzakubera umugabo ku gasozi ngo mufunge inguni muhagarare ku ipoto hariya cyangwa mukanuka karigo, ibintu muganira isaha imwe isaha ebyiri isaha eshatu zigashira muhagaze mu kayira. Ibyo bintu bibyara ubujajwa, bikabyara ibyaha, naho nubwo mwanakundana mujya kubana umwe yaramaze kuba umugabo wundi, mugakora ubukwe bwitwa ubwera kandi mwarabanye n'undi mwaramaze kugira gute gukora ibya kwangiza ubukwe, mwarari ubukwe bubisi. Umukobwa ntago aba akwiriye guhagarara mu muhanda ahagaranye n'umuhungu. Ntago ugomba kugera saa 12 byibuze utari mu rugo. Mu gihe ufite akazi wakagombye kwitwareka nk'umwana w'umukobwa saa 12 ukaba uri mu rugo. Waba ufite ababyeyi waba utabafite, waba muri ghetto waba utahi wanyu, saa 12 wakagombye kuba uri mu rugo ukirinda izo ngorane z'abagenda nijoro. Ikindi niba ukundana n'umuhungu, mwereke kuri bize, amenye neza ko hari igihe uhuga utari mburamukoro. Mugira amasaha yo kuganiriraho mu gitondo n'isaha z'akazi, byibuze mutangire kuganira. Agiye muri pause nabwo iminota mikeya, niba atashye na nijoro mugiye kuryama mbere yuko muryama, muganire mushaka muganira iyo saha, kandi nabwo muvuga ibintu bumva bitazaguteza ibibazo. Muvuga ibintu byunguka, mupanga ese nitubana bizagenda gute, aka kanya ufite iki, ese tubigenze gute kugira ngo urugo rwacu ruzagende neza, ese ingorane turimo tuzahura nazo mu rukundo tuzazihandoringa gute. Ariko mutarwanya ibigeragezo namwe ubwanyu mwagizemo iki mo uruhare. Ntabwo nzi niba ibintu mvuze byumvikana. Umuhungu muzabana akagusaba ko muryamana, atarafata irembo, akagusaba ko muryamana nta rukiko, yewe kabone nubwo mwaba mwaranakoze ibyo byose muri abakristo, ariko niba atari ibyo mwamwibeshyera, atari ukujya kwerekana imyenda ko mwambaye imyenda imeshe cyangwa mishyashya, muri abakristo mugifite indangagaciro. Ariyo mpamvu mbabwira ngo ibintu by'imivumo byagiye biba byinshi, ibyaha bikagenda bivuka, buriya imyaka yose uteye ukayuhirira irashisha. Ibyaha byagiye bigwira biba byinshi kuko byororewe mu bantu. Abantu bagiye babyorora, barabirera, barabigaburira, baranabifubika. Umuhungu uzagusaba kuryamana nawe ubukwe butari bwabo, uzamenye ngo uwo mugabo uwo muhungu si we wa mbere asabye, si nawe wa nyuma asabye. Nimunabana azajya gusiga mu nzu n'ubundi ajya gusaba hanze, kuko gusaba byarabimenyereye. Ntago abigusaba afite isoni, nta mbebya, aba afite akarimi gatyaye kuzuye ubuki, kavuga ubugambo bwinshi, ndetse anakubwira ko ari afite n'imitungo, hari ibintu byinshi afite azanakugirira neza. Ugashiturwa n'utwo tunarimo kukubwira, ugashiduka wamaze kugira gute kumuhereza umutima wawe, akawugira igipampara, ugasigara mu marira. Wazamura ipantara akigendera, business ye ntihagarara, niba ari amashuri ye ntahagarara, ugasigara aho ngaho uhonda umutwe. Mwige gufata umwanzuro. Fiancé yanjye rero yarakomeje, bagizwa rwakomeza, haje abahungu 4, ariko mbere gato yuko ninjira muri fiancé haza umusore wa nyawe, nongeye kugira izindi nzozi, ndota mbona mwarimu imbere yanjye. Mwarimu wambaye n'itaburiya y'umweru rwose, afite nengwa, yandika ku kibaho, yandika X na Y. Kubize mate iyo ni algebre. Arambwira ngo Vestin, ngo ari X na Y urahitamo iki? Hari ukuntu uba uri mu nzozi ariko ukumva ufite n'ubwenge, ukamera nkaho ibyo urimo kureba biri kuba physically nk'udasinziriye.
ndagize namubwira nti ibyo bintu uri kumbwira bya x na y ndi kubona ko ararije buri kandi ngiye kurezudura equation rwose biramvuna nta kuntu wampindurira ukampa ibintu mbasha kumva mpa imibare mbasha kumva kuko y ku Mana sinzi ikivuze na x ntago nzi ikisobanuye mpa ibintu mbasha kumva neza ntafata ibintu bitari byo kuko uwo mwarimu yaje ambwira ngo ugeze igihe cyo guhitamo umugabo muzabana niryo somo ugiye kwiga guhitamo umugabo muzabana ambwiye x na y nyoberwa x ku Mana niki y ku Mana niki ndamuga ntikizamini mbasha kumva ako kanya yahise azana amatelefone 5 hari amatelefone yari yadutse amatelefone manini byari telefone binini by'ama smartphone abantu ba mbere nabanje kuyabonana n'abasirikare bajyaga bayazana bavuye Darfur byari telefone byiza binini byiza rwose ubona ari uru telefone rwuzuye mu kiganza bijya kungana na tablet na zino telefone za tablet icyo gitelefone mbona arakimpereje arambwira ngo rero ngo izi telefone ziraha iyi telefone uratwara niwe mugabo urabuhisemo ubwo ninje mu rugendo rwa fiançailles mfashe icyo gitelefone mbona ni kinini cyiza pe mbona ni igitelefone kinini kigaragara gisa neza kinakamo imbere ariko ubushyashya bwayo ukuntu telefone ibivuye mu iduka ubushyashya nta buriho karagasashe kabo gafunze kuri telefone nta kakiriho icyo gitelefone nkirebye mbona ni cyiza ariko naho si iki kintu nzakitaba gute nta gishyira ku gutwi nkabona ni kinini nkabeze ubusabaye rero nijoro nakitaba iki kintu bazakinyiba icyo gitelefone nkirambika ku ruhande hari n'indi telefone harimo n'indi telefone bitaga abagore beza zabaga zifite akabara ka Rayon Sport cyangwa ka APR muratwibuka ako gatelefone kari gafite ibara rya APR nkarebye mbona karakoze pe karakoze gusa gafite rezo karanaka ariko nta simukadi irimo simukadi ntayirimo nako ndebye mbona nta kintu kafite nkashyira ku ruhande hari n'indi telefone nanone yari irimo ino ya MTN ariko kakandi kamwe kari gatoya bakita ngo ikidini gafite mu nda hahombanye gafite mu nda hahombanye ka MTN gatoya cyane bakitaga ngo iki ni nkibuka ndaza kukababwira karasharamye yes karasharamye noneho karaga telefone gafite mu nda hinjiyemo hano gafite agatablo gasa nk'akari kanini ariko mu nda yako kinjiyemo ako karasharamye ndakareba ni gashyashya n'agashashe kariho simukadi irimo n'umuriro urimo ariko nta network gafite ndi guhitamo iki umugabo ndege ndabona se telefone ifiteho amafaranga ni karasharamye pe gafite amafaranga karimo umuriro ruzuye ni gashyashya ariko nta network wayimaze iki telefone idafite network nako nkarambika hasi haza telefone ya 4 telefone ya 4 yari zino kano ga telefone ka nouveau modèle aka ka nouveau modèle kari karakoze nimvuga telefone ya nouveau modèle murayibona ino ya 14 yari yarakoze
kuri tuno dutushe twako kuri yesi karanobotsemo akaburo karanobotsemo kuri simukadi harimo amafaranga rezo iriho ariko kanobotsemo itushe kuri yesi ntabiriho na bateri irimo n'umuriro urimo ariko aka kantu kanobotsemo aka gapiyese kavuyemo nabyo mbona ni ubusembwa ngashyira hasi. Ako ni kaga telefone kakandi beguraga gutyo niko kari gafite icyo kibazo na Kanokia ko bakitaga Kanokia kano beguraga bahamagara ukakegura gutya ukabona kwitaba warangiza kwitaba ukongera ukagakonja niko kari gafite ibyo byose ariko akano ka PS ko kuri yesi karanobotsemo ngo ndi mu bizamini mu nzozi nako ngatereka hasi ahubwo ako kanuva modeli rero ako kanuva modeli ka gatoroshi niko kaje ahubwo kameze gutya kaje ari gashyashya kakiva mu iduka n'agashashe k'ubushyashya kakiriho ubwo urumva yari gashyashya na kava yako kaba gasa neza bateri irimo umuriro yuzuye gafite na rezo ariko kuri simukadi nta mafaranga ariho mwabyumvishije itandukaniro zatwo gafite ubushyashya ni gashya umuriro uruzuye network karayifite tushe zose ni nzima ariko kuri simukadi nta mafaranga ariho ndagacana mbona itoroshi iratse kamurika ndatekereza ndavuga ngo izi telefone zose hari zifite amafaranga zifite na network ariko nta batiri nta mutima hari zifite zifite n'amafaranga ariko zidafite rezo iyo kode urugo rurimo kode rutagirwa inama rutaganira nanjye ndavuga ni rero izi telefone zose ndifatira aka karaka ni gashyashya ntikazapfa vuba umuriro urimo bateri irimo simukadi irimo nshobora kutagahamagaza ariko uwampamagara nakwitaba ndavuga ngo mfashaka wa mwarimu arongera amaza ngo ufasha ko ntinakamfashe twese ari ako ngakufashe ntakaga telefone ni keza ndagatwara mu kiganza nkabona nta kibazo nta wapfa kukanyiba akanakabika kakabicika bwije nakamurikisha kakamurikira gafite rezo wamamagara wese nakwitaba nanjye mbonye amafaranga nashyira kuri simukadi ngahamagara ndumva kanga kariko gakwiranye n'ibiganza byanjye za telefone zasigaye zose zahise zishya sigarana kakandi muri icyo ndangije izo nzozi zirangira uko nguko buracya ntekereza inzozi narose hari kuwa nazirose ari kwa mbere bucya ari kwa kabiri twari dufite amateraniro ikiruhura ni naho nabaga ni naho nasengeraga njya kuvoma numva ko nimva kuvoma nari naratangiye no kuba umuhanzi ntangira kuririmba indirimbo narazifatishije kuri diskete murazibuka ko arizo zatangiye nyine tuzibikaho umuziki mvuga ngo nsiga amazi kuko amazi mu gipangu yari yabuze noneho njye gusenga nza gutaha imirimo nayigabanije ngeze ku mugezi nsanga hari inkomati nyine urumva y'amazi yabuze i Kigali baramvomera urumva nahise mpura n'izindi mbobo zagiye ziva i Muhanga dukomeza gukundana i Kigali ariko nta n'undi duhurira aribo bamfasha gukomata urumva kuvomesha injerekani ebyiri ku kuboko kwanjye murabona ukuntu kumeze ibitugu byaratentebutse amazi akaba yabura ndikiruhura njya kuyavoma Kimisagara kuri electrogaze hakitwe electrogaze kuvana amazi Kimisagara ukayamanukana Nyabugogo ukayatambikana cya gihanda cyose cya Kiruhura ukayazamukana ku musozi byari bigoranye
Imana igenda inshira utubuye two kwambukiraho, mpura n'abana b'imihanda nyine twasiragongeraga i Muhanga, babona narahindutse, nta n'ahandi hantu twagombaga guhurira handi, ariko bakankunda ko nari meri wabo, bakajya banantwaza ijerekani, haba ari inkomati bakankomatira, bakamvomera, bakanantwaza. Urugendo rwanjye Imana igenda rworoshya gutyo. Barankomatira n'uwo munsi ndazamuka, ngeze ku muhanda mpura n'abasore batatu beza. Nagiye kumva numva rya jwi ryavugaga mutima wanjye, yarambwiye ngo reba bari abahungu batatu, ntiwarahisemo umugabo ushaka, bari abahungu batatu, nuwe muhungu urimo ubona wakubera umugabo? Reka mbabwize ukuri ikintu nahise ntekereza. Nahise mvuga ni Satani aransuye pe, nti ni dayimoni y'ubuhehesi. Ndanatokesha nimwe kwaca intara Yesu. Imana yambwiye ko izanyubakira urugo, ntago yambwiye kuzajya nerwa ndeba abahungu bahita bose. Numva ryaje bahagaze yambwa ngo oya, ngo hitamo bakiri imbere yawe, uze no guhitamo bari baguteye umugongo, ngo uyu ni wa munsi wawe wo guhitamo umugabo ushaka ko nzaguha. Ntago ari abadayimoni bagusuye, urimo guhitamo kuko iri joro warawisemo umugabo, kandi umugabo ndashaka kuhitamo muri aba basore umuhungu. Nukuvuga ngo abo basore uko bari batambutse, ntago kwari kuvuga ngo Mana ngo uzampe muriya, oya, kwari guhitamo amasura, taye, ubwiza nyine. Ega Imana yabizi ko abantu beza babaho. Kigali bitse abana beza, Kigali bitse abahungu beza, ifite abagabo beza, ifite abakobwa beza. Noneho ubwo urumva njye mu kugireho Imana h'umugisha, njye n'umugisha nagire ku Mana kuko ntekereza kandi nayo yandeze. Mpora nsaba Imana ngo sinkave mu biganza byayo, kandi iteka ihora insura. Yarambwiye ngo hitamo umugabo wumva ushaka, uko yaba ateye, uko yaba asa, uko yaba areshya, kandi uhitemo neza, kuko uyu no munsi wawe wo guhitamo umugabo. Ngiye kukubakira urugo, gira vuba uhitemo. Nkireba bari abahungu beza beza, basusuye beza, bananutse mu rugero, babyibushye mu rugero, batebeje, bafite mu nda zeru. Hari harimo umusore muremure nka metero na santimetero 70, metero na santimetero 60, aho ngaho beza koko. Kandi mu mateka yanjye nacyagiye nizinguraga, mubyibuke mu buhamya nabahaye mbere. Narabwiye nyogokuru wanjye niyaturaho umugisha bwa nyuma, mbwa nyogokuru nzashaka umugabo mwiza, umugabo wize, kandi nzabanza kubyara imfura y'umuhungu. Ubukwe bwanjye uzabwumva ariko ntuzabutaha. Rero uwo munsi nibwo rya sengesho cyangwa se ya magambo niyatuyeho, wa mwaku banongereho cya gihe, Imana yari irimo kugenda iwunkuraho, ingarura none muri bwa buzima nihanuriye. Ayo mpamvu njya mbabwira ngo mujye mukunda kwiyaturaho ibintu byiza, nubwo atari wowe bitanga, ariko basubyiremeho. Icyo uvuze cyane nicyo usa nacyo. Ndangije uwo munsi numva karagarutse, ryajwi nabwiye mukecuru numva riragarutse, numva hari ikindi kintu kimvuyeho. Nukuri karande zijya zirangira, ndabahumurije, karande zijya zishira mwa bakobwa mwe. Nturebe ngo nuko wabuze umugabo, nturebe ngo nuko usaziye iwanyu, ntago urasaza mu maso y'Imana. Hari ibyo yakurinze, hari ibyo wararwubatse rwaramaze gusenyuka, hari ibyo wari utarasenyuka ariko urwubakiye ku mutwe. Imana iracyakushakira umugabo muzashobokana. Imyaka ni imibare wo bigenzemo gakeya. Ntuzavuge ngo intanga zizagushiramo ngo uzajya gushaka ngo intanga zaragushizemo. Na Sara yabyariye 90. Ibyo ijambo ry'Imana rivuga, niba mubyubaha koko mutarabaye ibihazi. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ni ibyahumetswe n'Imana, kandi byatubereye icyitegererezo mu batubanjirije. Uko Imana agendanye n'abatubanjirije ni nako izagendana natwe. Nta kigeragezo kitari rusange. Rero icyo ishaka ni discipline mu ishuri irimo kukwigisha. Ikintu cyose ni ishuri.
ntago Imana yaguha amafaranga nayo ufite utarabasha kuyajera. Ibintu byose ni ishuri, ni gake ni gake ni gake ni gake ni gake, kandi uko urushaho kwiga neza ni nako uzimuka. Niwiga nawe uzasibira. Icyo kintu njye nkibabwira kandi mu cyumve. Nyumve hari uruntu rumvuyeho runyorosotseho kandi genda ikuvaho kumva ni nk'ikintu cy'ikiringiti, uhita wumva ari nk'umuyaga uhushye, ukumva ni umusatsi urahagaze. Iyo ari uruntu rukuvuyemo wumva urumeza, ukajya ukumva urumeza ufashwe n'akantu kakabeho gatunguranye, akenshi ukahita wanigira na gutya, ukumva umusatsi ubaye nk'ukorosoka, ukagira ngo ni nk'ingwe ikunyuzeho. Njye ndi kubabwira uko byagiye bingendekera, ntabwo nzi uko bizakugendekera, ndi kuguha ubuhamya bw'urugendo nagendanye n'Imana n'uburyo Imana ikorana n'abantu kandi ikagendana n'abantu, nta mukomisiyoneri w'umuhanuzi ubyivanzemo, nta muntu uje kukuvangirwaho, baguhumuriza bataguhumuriza, ukaba ubizi neza ko umugambi w'Imana utazayoba kandi ko inkweto yawe itazambarwa n'undi. Ibyo mbibabwira nk'umuntu wabinyuzemo, mbizi neza, ndi umugabo wo kubihamya. Nuko icyo kintu kikimara kunyorosokaho rero, numva akantu k'ubwo bakarashize, numva nongeye nagutsemo. Imana agiye inkuza gake gake gake, kandi mwumve ngo nagiye muri fiyansaye ntarajya no mu mihango. Niyo mpamvu nabwiye ngo rwa ruzingo na bya ndi bari baranyaturiyeho cyagiye byagiye bishira gake gake, ntago bikuviraho icyarimwe. Nakubwiye ngo uko ugenda ugendana n'Imana, uko ugenda uganira n'Imana, uko ugenda wumva ibyikubwira kandi ushyira mu bikorwa, niko igenda ikubohora. Ndagira nkubwire ngo Imana ifite imbaraga, yabikora mu gihe kirekire, yanabikora mu gihe gito, byose irabibashije. Wumve ngo no mu bintu byagiye bindinda ibyo bishuko, hari ibyo ntigeze mbona mu gihe cya ngombwa, Imana ibimbikira bitewe n'urugamba yabonaga ndwana narwo. Irangije numva mpaswe guhitamo. Hakaba n'umuhungu muremure w'inzobe, mwiza koko, mwiza we, bari abasore beza bameze nk'abanyamurenge, beza baryoshye, basa neza, banonotse, bambara batebeje, batambuka ukabona ni abagabo bashingura. Ngenzi kureba ibyiza nkabimenya. Noneho ndangije mbona umuhungu w'inzobe nubwo ari mwiza cyane, numva umutima urambwiye ngo uhitamo neza. Nkaba nzinga abahungu b'inzobe rero ni abanebwe. Najyaga mbyumva bavuga ngo abahungu b'inzobe bakunda kuba basongarere, inzara ishobora kukwicira mu nzu kuko baba bashaka akazi k'agasirimu katabanduza, bahora bari smart, banatinya ngo amazi. Nayo makuru ariko niyo ari ibyanya byo ntabwo mbihagazeho, ariko ni amakuru numvaga. Naye n'abantu yo nguyu w'inzobe ntabwo byazavamo, yazanyicisha inzara, hari imirimo atazakora, yaba umusongareri. Uwa kabiri yaje ari umusore w'igikara cyiza, igikara cyinshi kuruta iki cyanjye. Yari igikara cyiza, ubona uruhungu rwiza rw'amaso y'umweru, seka neza, afite mbese bya biganiro bagenda baganira, ari nk'akantu Imana ikora nyine kugira ngo ikwereke utayoba, utagira ibintu byinshi ujarajaramo ukavuga ngo sinari nabonye ngo n'amenyo, ngo Imana ijya kugwa ntigusondeka. Mwige guhitamo neza mwebwe, wikumva yuko Imana igomba kuguhereza ibyo ubonye byose. Ngo ndi umuntu w'Imana, ngo Imana ngo impitiremo ngo ibyiza abona binkwiriye. Kubera iki? Uri umufatanyabikorwa mu bikugomba, uri umugenerwabikorwa mu bikugomba, ugomba kugiramo uruhare rwawe. Ako kandi iteka kazajya gahora kagaruka. Ntabwo uba ukwiriye kuvuga ngo Mana, ngo urabona ngo ukomeze, ngo uranzi, ngo uransobanukiwe, ngo ngewe ngo umuja wawe w'imburamumaro. Ngo uri imburamumaro kubera iki? Kuki uba imburamumaro? Ngo Mana ngo mpitiremo ngo ibinkwiriye, ngo ibivuye mu bushake bwawe. Uzi ubushake bw'Imana ari bwo bukoze, wakumirwa. Niguha amahirwe ujye uhitamo, ndetse no mu gitarana yaguha ujye ugerageza wihitiremo, nawe uvuge ngo Mana ndashaka gutya, ndashaka bizagende gutya, nshaka umugabo umeze gutya. Mwipfa kuyorera
kuko ushobora gufata umugabo utari uwawe nyine bitewe n'imico ufite n'iyo afite ntimuhuze kandi yari afite uwo bazabana bagahuza. Kuko rero wambaye inkweto itari yawe nyine ikakurya, wari wambara inkweto itakurya ngo wumve uyengeze ahantu hamanuka amana arapyoka, zikakuruma ibitsinsino. Mujye mumenya ngo rero ubuzima tubamo ni ubuzima tureba dufata bufatika bubaho, ntabwo ari ibintu bya maji, ntabwo ari ibintu by'inzozi. Ubuzima tuba tuvuga ni ubuzima bwa buri munsi tubamo. Rero utazi kurabanura nyine ngo ugire ya ntekerezo yagutse, ufata ibisigazwa cyangwa ugafata ibitari ibyawe. Ikindi kandi imitima yanyu mwe kugira amashyari, kuko iyo ufite ishyari nanone wishimira kubana mushiki wawe yaba afite umusore babana cyangwa umukobwa mugenzi wawe afite umusore bakundana, cyangwa se umusore afite uwo bakundana, uwo kumva wa muhungu ukumva wakundana n'umukobwa w'inshuti yawe, ukumva wajya gukora gapapu. Ibyo ni ishyari. Murindire ibyanyu kandi mubyubake. Ibyiza byawe uzabyubaka, ntawe uzabikubakira. Noneho uwo muhungu w'igikara yari mwiza pe, yari mwiza we, cyari cyiza cyane. Ariko nareba igikara afite nanjye nareba igikara mfite, happy pe, hazo twabyara abana basa bati. Ntabwane abana twazabyara noneho waba ari nka kaburimbo, haba bari ibikara cyane. Kandi numva gacaka nyine wa mugabo tuzabana, yego kuri finale nzamubazanira ku gice cya 7, nzamubazana kuya mubone ko ibyo mbabwira atari ibintu mba naje kubapfunyikira. Muzasanga mfite umugabo mwiza, nahisemo neza. Umunyarwanda nawe aciye umugani aravuga ngo ngiyi iminsi huzura yiba. Iyi mu gihe cyemera ko mwita sheri ni mwiza, mu gihe bitera imibare bigahura ni sawa. Naho iby'ikindi gihe ntabwo byo mbyitayeho, icyo nitaye ni iby'iki gihe. Iby'icyo gihe nibiza nabyo nzabimenya uko mbihandoringa, ariko iby'aka kanya ni sawa. Nuko uwo muhungu ndavuga w'igikara ndavuga ntoya, n'akamundi muhungu nawe ugereranije yari metero 1 na santimetero 68 gutyo. Akabana umuhungu w'imibiri yombi w'amasoso meza, ufite amasoso meza, ufite amaso heza, ufite imisaya myiza, ufite iminwa myiza, useka neza, ufite taye nziza. Utambuka rwose ukabona ni sawa. None hari ukuntu batambukaga hose ukagira ngo ni nka repetition barimo, akaboko kamwe kari mu mufuka akandi kari hanze. Ngira Imana ni wa mana we, niba atari uburaya bwamfashe, niba atari ibindi bintu birimo birambaho ntazi ibyari byo, ariko uyu muhungu wo ku ruhande, uyu w'imibiri yombi, ubaye ari we mugabo mpaye, Mana waba umpaye umugabo mwiza, waba wisha abazimu. N'abandi babonaga nzapfira mu muhanda, n'abandi bumvaga nzashakana na mayibobo, Mana waba ubemeje, waba unkoreye ikintu cy'igitangaza kitabaho. Mana nazajya mbibwira abantu bose kuri Imana yubaka urugo, najya mbwira abantu kuri Imana itanga abagabo beza, nta muntu n'umwe utazabimenya. Murumva mutabimenye? Reba umugabo utuma mvuga aya magambo, ni umugabo mwiza mu mico, mu myifatire, mu ngeso. Ni umupapa mwiza mu bushobozi bwe bwose afite. Ni umugabo utaruhije kubana nawe. Ni umugabo urya agahaga, ni umugabo unyurwa, ni umugabo uzi gutetesha, ni umugabo ukunda, ni umugabo uzi kubana, ugira ikinyabupfura, ugira discipline kandi uzi no gukora. Gusa umugabo si mwiza. Ni umugabo ubasha kubahiriza inshingano z'urugo neza, ABCD kugera kuri Z. Ni umugabo Imana yampaye muri ubu buzima kugira ngo ihungabana ryinshi ryari ririndimo rishire, rigabanuke. Ako kanya urumva bahise bancaho baragenda, kandi ibyo nimbibabwira murumva ko mbivuze mu nteruro ndende, biba ari nko guhumbya no guhumura. Urumva umuntu utera intambwe ntago bagendaga nk'abagenda kuri nuza kuri neje. Ibyo biba byihuse, nge nuko mba narambuye ikiganiro
ni pafu kuri pafu, rimwe kuri rimwe, kuko ubwonko, umutima n'intekerezo bigendera rimwe, n'amahitamo n'aya marangamutima byose biba biri kumwe. Ibintu biri mu Imana birikora, ntabwo biba biri mekanike, biba biri hidrolike, biba biri mide, biba byihuta. Bakintera umugongo, Imana yambwira ngo reba n'inyuma. Hari abagabo babyibuha nyine ukabona bafite amabuno manini inyuma, banini pe, kabona baratubutse. Hakabona babandi baba baringaniye ku buryo aba yambaye ipantaro ukabona ikibuno kirimo, yashyiramo n'ikofi ukabona ni sawa, bitarengeranye cyane, yatebeza ukabona biragwamo. Hakabona babandi rero bifitiye mu nda nyine, wariya rwose hatubutse ari umupapa, ku buryo yagira umukandara akawukenyera munsi ukabona inda irimo neza. Ntabwo nabakundaga, kuko buri muntu wese agira aye mahitamo. Ndongera ndarana ngo Mana, uriya musore nakubwiye kuri yateye hatavuyeho na kimwe. Nza kwambuka kaburimbo rero, nambukana amazi. Uwo munsi ujya ngo nagiye no mu materaniro, ntaho nabibaye nkigiye. Nageze mu rugo, ubwo urumva nakererewe muri ibyo, intekerezo iyo zaje nguko nanone uri muri iyo si imeze gutyo, uba umeze nk'urimo kuzenguruka igihugu urobanuramo uwo ushaka, kuko Imana iba yagukinguriye ikirere, iba yagukinguriye imiryango yose. Mbifurije kuzagira ibyo bihe byiza byo gusurwa n'Imana no kugirirwa amahirwe mu guhitamo ibibakorerwa. Imana ntitwaza igitugu, Imana izi guhendahenda, Imana izi gutetesha, kandi Imana izi kugira n'igitsuri. Yes. Rero aho ngaho ngeze mu rugo, nakoze amasuku, izo foto zikindimo, ryajwi rikimpata rimbwa ngo wahisemo neza, wahisemo neza. Ntinahisemo neza, ndumva ari nkuriye. Iyo foto ikomeza kuturendinga muri njyewe kugeza nko mu masaa 8, nibwo noneho hagarutse ijwi rivuga nk'uko nabanganira n'umuntu nk'uko turimo turaganira. Arambwira ngo rero Mukantwa, umusore wahisemo namubonye, ariko ndashaka noneho uhitemo imico n'imyifatire. Azaba ateye gute? Urashaka ko ingeso ze zizaba zimeze gute? Kuko Imana ndagira ngo mbwire ngo izi bikomere by'umutima ufite uko bingana. Njya mbabwira ngo Imana niza ahantu yagukora ukishima. Imana niza ahantu yagukora ugaseka. Izi igipimo cy'umubabaro n'agahinda biri muri wowe. Imana izi ni igipimo cy'ibyishimo yakwishimisha bikaruta umubabaro wababayemo. Iyi Mana tubabwira si yasa, iyi Mana tubabwira si igipindi, iyi Mana iriho, kuba itarakugeraho si ikimenyetso cy'uko yapfuye cyangwa yananiwe. Iracyagutegereje mu gihe cyawe, kandi igihe cyawe nikigera ndakwizeza mu izina rya Yesu ko uzasanga uberewe nacyo. Igihe cy'Imana kure nikigera bizakubera, samudi yawe izakubera, uzaseka wumva rero urimo guseka. Ibyo byishimo wabuze bizazira rimwe kandi bikwirwe muri wowe. Ibintu mba mbivuze nkanjye nyine byabayemo nkabyumva, ariko nanjye mbikwatweho mu izina rya Yesu. Ibyo bihe byiza bizakubeho. Nongera kuvuga ngo Imana nta shyari igira. Imana nta shyari igira. Imana nta shyari igira. Ibyo igambiriye kuri wowe ku buzima bwawe ni byiza. Icyo ushaka ni ukuyumvira, ukagenda mu murongo igushakaho. Kandi agira ngo mbabwire ngo ubundi si umurongo Imana igushakaho ni uwuhe, numeze gute? Discipline y'isi uko yubatse, niba wari usanzwe uzi neza ko ugira amahane, yagabanya uyareke. Uko akunda uba mu ishuri cyangwa mu kazi ukorera boss wawe akakubwira ngo ibi ndabyanga, ibi ndabikunda. Rero narabwiye Imana ngo Mana, uzampa umugabo ufite amano meza, umugabo utarasitaye, ufite amano meza nyine maremare, afite inzara nziza, ku buryo yambaye sandari, nyine abashyitsi badusuye twabaherekeza akarambikamo udusandari ukana ni twiza, yashyiramo udusilipa ukabona ni twiza. Uwo ni Mukantwari ndi kubibwira, ibyo ni ibyanjye, ni amahitamo yanjye n'uburenganzira bwanjye kubitamo ko nina biherewe uburenganzira. Ntago wenze uko ubigenza.
sinzi niba munakundana mukazarinda mubana. Hari n'ababana ngo batararebana no ku birenge, ukazasanga umugabo afite amano ahekeranye cyangwa umukobwa afite amano ahekeranye. Sorry kuba yafite, ntimuhangayike, ni amahitamo nuko Imana bishatse, ariko nyine ntabwo biba bikwiriye kubana n'umuntu ahagaragara basi utahabona. Siba kwinjira mu myenda n'ibyo yambariyeho, ahubwo nabwo ugira amakenga, munabiganireho, namubaze uba wumva uri muzima. Ntabwo ari ngombwa ko wenda umuhungu n'umukobwa basambana kugira ngo umukobwa wenda yumve niba umuhungu azabishobora, cyangwa umuhungu yumve ko umukobwa ari muzima. Hari uburyo ushobora kuganira n'umuntu ukamubwira ati, ukabaza n'umusore ukamubaza ko hari inyigisho zagiye zikunda gucaho nyine ku maradiyo, ubukangurambaga bwo kwisiramuza ku bahungu mu rwego rwo kwirinda bya byorezo, za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ukabaza umuhungu ati se umwarisiramuje ko njya numva ibyo bintu ari byiza, bavuga ko birinda umwanda, kandi koko nibyo birinda umwanda. Warisiramuje? Hari n'abahungu ujya kumva babajije abakobwa, akabaza ati se mwagiye mu rubohero? Ese ibyo bintu murabizi? Ubundi mwebwe munkurikiye, ibyo bintu mbabwiye murabizi? Urubohero muraruzi? Yego mana yanjye. Ibyo bintu abahungu bakabibazanya. Iyo umubajije aragusubiza yego narabikoze, nagiye mu rubohero. Yaba atarabikoze nabwo isoni zikamwica, ariko ukasiga umubwira ati ibyo bintu rero ndabikunda, kugira ngo iyo mpamvu mutazabishwanira wa munsi yageze mu rugo utarabimubwiye mbere ngo amenye ko ibyo bintu ugize gute ubikunda. Kandi ndabizi neza ko muzi ubwenge, muri ncakura, murabizi. Mugomba kumenyana muri fiyansaye. Niho impamvu mbabwira ngo hari ibintu byangirikira muri fiyansaye, kandi mwakagombye kubiganira hakiri kare, ukamenya ko umuhungu arakara. Rimwe na rimwe ugashobora kuba wanakwica gahunda ubishaka, kugira ngo umenye uko ameze. Umunyamujinya ntiyihishira. Watinda rero yabibona yuko wamwiciye gahunda, yagukabukira, ukahita umenya ko umugabo yanga iki. Umuntu utagira gahunda ukajya umenya ngo ni munabana azaba ponctuel. Ibyo bintu byubahe. Ikindi kandi njya nkunda kubabwira nkabwira ngo nubona wasohokanye n'umukobwa wa muhungu we, ukaba uzi ko wikundira ibiryo uzi kurya, wegenda ngo wisabisha amandazi na keke, jya muri resitora mwarura ibiryo, niba ari imvange, ari umuceri, ifiriti n'ibiki byose, utamira bibone ko uzi kurya. N'icyo kirayi niba muri geto yawe cyatakaraga hasi ukagikurikira, cyangwa kigwa ku meza ukagifata, n'ubundi n'ikigugifate. Mwereke ingeso zawe mutarabana, abimenye ko uri umugabo urya, n'ikirayi cyagucika ukagikurikira. Wa mukobwa urabizi ko uzi kurya. Wigenda ngo wirishwe wubitse amaso, unyunguta iminwa, ujya gutamira ukigira iminwa idakoraho, kandi uzi ko utamira ikiko cyose kigashirira mu kanwa. Tamira, abibone ko uzi gutamira. Niba uvugana n'ibiryo mu kanwa, abimenye ko iyi nkuru iyo yashyushye utakwihanganira kumira, akumenyere. Niba hari ingeso adakunze ahita zikubwiriraho, uzitoza uzagereho zarashize. Muragenda mukigira utumarayika, umukobwa akibombarika, nejwe kuri telefone rigahinduka, niba yavugaga hejuru avugiraga hejuru kuri telefone, aro karameshu, wavuze ukavuga nka Mukantwarira. Vuga nkanjye, vuga ijwi rirambuke risohoke, yumve ko uri umuntu uzi kuvuga. Nuvuga ko nzi kuvuga mfite amagambo menshi, ntabwo bizangusha, kuko ndavuga pe, ariko se amagambo menshi mvuga ubundi ni amagambo meza ati, nta magambo y'umumaro yumvikana. Ikintu uko wambwira ko mvuga ubusa. Yes, niba uzi yuko wambara mini, wishaka kwambara ingutiya kuko yagusanze mu itorero rya DPR, uzi ko ukunda mini, zambare. Akubwira ati rero njye numva nifuza ko wajya wambara ijipo ukageza byibuze munsi y'amavi. Niba waramenyereje kwambara ingutiya ndende kandi zitakwegereye, zitagaragaza ikibuno n'amatako, bimwe bita taye, ukaba wiyambariye igikanzu gihurutuye nk'iki cyanjye, akaba ari byo amumenyereje,
ashobora kuzaba agukundiye ko wambara ukikwiza, nyamara bizi ko hari utundi twenda ugira hari inyuma ujya wambara iyo watembereye, muzabipfa. Ni urugeramo, dore utwo nitwo mugenda mugapfa mu rugo. Ndi muri fiyansaye, kandi ibi ngibi byambaye mba mbibabwe ngo namwe bibafashe. Niba waramenyereje umuhungu ko umuhobera ukamuha imisaya 3, wa muhungu wagiye kwizirikaho igisasu, ujya gupropose urapfukama, umenye ngo buri gihe uzajya ujya gusaba ikintu wapfukamye. Ibyo bintu mwihangishijeho, mwiganya abazungu, mukigana amafilime, mwagera mu rugo ukavuga ati nicuza n'icyatumye na cyagiye mfukama. Kora ibintu wumva uzashobora, uzahora ukora. Kora ibintu uzahora ugira gute, uzahora ukora. Icyo umenyereje umugore ni icyo afata, icyo umenyereje umugabo ni icyo afata. Niba yego yawe ari yego, aba bizi ko hari ibyo wemera hari n'ibyo utemera. Niba uzi gusaba imbabazi, ujye usaba imbabazi. Emera amakosa uyasaba imbabazi, abimenye ko iyo wacumuye usaba iki, imbabazi. Niba atazi no kuzisaba byibuze abikwigireho. Niba uzi ko wabyukaga ukagenda n'ingonera mu muhanda, tangira witoze isuku. Ngayo ngoko mpitamo umuhungu utarasitaye amano, mpitamo umuhungu ufite intoki ndende ku buryo yanditse no kuri mashine habona utwo dutoki nyine tumeze neza, sibyo? Umugabo ufite amaso meza ureba n'impuhwe ku buryo naba yabuze n'amafaranga atashye atazankanurira nkagira ngo agiye kunyica. Hari abagabo baba bareba ukuntu yaba adafite amafaranga none kate arampotora. Numvaga nifuza umugabo nzajya ndeba ngiye nkaruhuka. Twagendana mu muhanda kabone n'ubwo adafite n'inote y'igihumbi ku mufuka, abazimu bagapfa. Umuhungu utajagaraye, umuhungu wiyubaha, umuhungu ugira discipline, uzi kwambara imyenda myiza, uzi gutera ipasi. Mbese wa mugabo uzajya guhaha imyenda ntagura ibyo abonye, akamenya kara no kugendesha kujyanisha, akamenya ngo niba ipantaro ari umukara arajyana n'umweru, brassiere, brebic, gentleman. Hari ubururu bw'ikirere, hari ubururu brebic, ubururu bw'ikirere nibwo bwa gentleman. Yes, niyambara jeans amenye ko ari bushira kare coste, amenye ko ari bushira agashati k'amaboko magufiya, amenye ko ikobo ijyana na spresse. Mbese twatuntu tw'udusirimo hano hose nitugenda nituba n'abakire tube dusa n'abakire, mbese hano hose tubaye, hano hose turi ubone tujyanye na klima yaho cyangwa se na miriye yaho. Niba uri mu bakire usa n'umukire, niba uri mu bantu boroheje ube worohejemo nyine muri ya discipline nababwiye, muri cya kinyabupfura. Niba uri mu bantu ugomba kujya gufasha abantu mu bukwe, kunama bikorohere, guterura ikintu bikorohere utijena. Niba ari ngombwa yuko tugiye kwa muganga ndatwite hari umwana warwaye, numuterura ntibikujene. Mbese wa mugabo w'umugentro nyine tugendana ukabona ko ari umuntu w'umukapo. Uwo niwe nasabye Imana. Mbwira Imana kandi Imana uzamo umugabo udafite bwa bwanwa bwa hano ku matama, ubu bwanwa bwuzuye hano ku matama. Hazaba afite bwa bwanwa bwaha naka kandi ka hano na twatonde twaha. Kugira ngo nyine ninjya mu motera fresheri hajya basa neza. Bura bwanwa bwa hano buba bwiza ariko ku muntu ufite amafaranga. Iyo ukennye buzamo n'intuza n'imvuvu, hakazamo n'intuza na babyita ngo ikidi, imiburu. Iyo wakennye huzamo imiburu. Mbese bugendana n'umuntu ufite amafaranga kandi urya neza kugira ngo buhore butoshye. Kandi nge nasabaga Imana umugabo tuzabana muri klima zose. Hari igihe umunsi babyemeye ejo bikanga, hari igihe wakennye ejo ugakira. Mbese ku buryo icyo twaba ari mu buzima buri hasi ari muri miriye nyine yo kudakira, ubukungu bwifashe nabi, ntiduhinduke. Niba ari mu gihe cy'amafaranga noneho tukomeze turyohe ahantu hose, mbese nta hantu hajabiriye na hato. Kandi ndabibwe ngo Mana ari amasoso nabonye azaba yafite.
aza afite mu maso heza, aseka neza, anonotse, ameze neza. Ikindi kijyanye n'inda, nsaba Imana nti Imana uzampa umugabo utazagira mu nda hanini. Abantu mufite abagabo bafite mu nda hanini, pole sana, ndabinginze ntimuntere amabuye. Njye nibyo nasabye Imana, sibyo? Nasabye umugabo njye udafite mu nda hanini, ku buryo yakwambara tisa agatebeza bikaryoha, ku buryo aramutse abyibushye bite n'uburebure afite, kabone n'ubwo yagera mu biro 80 cyangwa 70, 80, abyibuhana wese, amanukana hose, ubona nyine ari umusore nta na hamwe hasigaye, atarinda abyibushye gusa ngo ikibuno nta kihari, cyangwa afite amabuno n'inda ahandi hose ntahahari. Jewe uko biri kubabwira nyine muri Jese nuko nabibwiraga Imana muri animasiyo zose murimo murabona ko Imana ni papa, Imana irumva, irakora ibyo tubwira n'ibyo twisabira byumva. Azaba afite amabono aringaniye ku buryo yakwambara itisi ukabona ateretse neza, yashyiramo ikofu ukabona haruzuye, yatebeza mu nda ukabona ni sawa, ku buryo yakwambara atatebeje ukabona ni sawa, yakwambara isuti ukabona ni sawa, yaba atambuka ahantu hose Mana undinde ibijabiriye. Kandi uko nuko nabivuze. Imana rero irangije irambwira ngo nta kindi, ndayibwira nk'ikindi numva nshaka, sinshaka umugabo uzankubita. Mana uzandinde umugabo w'umunyamahane, umugabo uzajya mbabarira nakosheje, kuko inzira nanyuzemo ni nyinshi. Hari igihe ibisirani bishobora kuzamuka nkatombokera hejuru, nkaba nacikwa nkamusubiza ijambo ntagombaga kumusubiza. Mu by'ukuri ndubaha, ariko hari igihe kigera nyine bitewe n'ibintu biba byuzuye mu mutwe, ukaba wasubiza ikintu ukamera nk'aho atari umuntu usubije, mbese ijambo rikaza ridafite ubugororangingo. Yego murabyumvishije. Ujye umfasha ambabarira nyumve, ntumve ko musuzuguye. Kandi uzamo umugabo dukundana inyumva nkumve, twumvana, tugendana, ku buryo nta n'umwe uzaje n'undi. Hari ukuntu abagabo n'abagore bagendana, ugasanga umugabo ari kugenda muri metero 50, umugore ari muri metero 10. Umugore agenda yirukanka inyuma y'umugabo, yahagira amasakoshi, umwana mu mugongo, imitaka, umugabo ari hariya yifashe mu mifuka, yatanya wagira ngo nta sano bafitanye, ku buryo n'umuhuye n'umuntu ukuzi wamubaza ngo umugabo wawe ari, utatinyuka no kumwerekana ye kubera ko yagize gute yagusize. Umugabo tugendana, umugabo umenya ko naniwe akanyakira, natsikira, kabone n'ubwo naba ntibyigirishwa akampa pole, kuko nari narakomeretse cyane, numvaga nshaka umugabo ntetesha cyane, nyine umpa ibyishimo cyane. Ni ukuri kandi Imana ibyo yanayisabye nibyo yamaye, mu bushobozi bwose afite numva ntacyo mugaya. Ndangije navuga ngo kandi Imana uzampa umugabo utazamparika. Natinyaga kwitwa mukase w'umuntu kubera ihe mpamvu, bwa buzima nanyuzemo bubabaje, uyu mwana uzaba uvutse muri buriya buryo nanjye kandi bwasaga nk'ubwo nanjye banyaturagaho navutsemo, uzandinde kwitwa mukase w'umuntu, kugira ngo ejo ntazamuha n'uburere bikitwa ko namwanze ntamubyaye, namushyiraho igitsure akumva ko ntari mama. Mbese numvaga ibintu ntashaka umuntu uzababara mbigizemo uruhare, ariko nkumva bibaye byiza Imana yampa umugabo ikandinda. Nyine babagabo ujya kumva ngo uyu mwana, ukabona abagore baramuzanye, biba bintu birababaza. Nta mugore wemera guharikwa. Ngewe rero nangaga guharikwa, ndabinabyanga, ndanabitinya pe, ndabyanga. Nsaba Imana ngo uzandinde umugabo uzanta mu buriri akajya mu bandi bagore, uzamundinde. Kandi uzampa umugabo nzanyura, azumva ko ndi mwiza kuri we, nanjye nkumva ko ari mwiza kuri njye, cyane ko nta n'izindi nzira zo hanze nigeze nyuramo ngo numve uwo namugereranya nawe. Ibyo byose birangiye kandi ndavuga ngo Mana uzampa umugabo ufite mama, wenda azaba adafite papa, azaba afite mama, kuko ntigeze mbona uwo nita mama, nanjye njye mbona uwo mpamagara mama. Ubwo nuko ngo mabukwe wanjye ni mama wanjye, mabukwe ni mama.
kandi mabukwe azaba atuye kure ku buryo tutazajya duhora twikubana, tutazapfa ubusa. Ko njye numva bavuga ngo ba mabukwe ntiboroha, ariko uzame mabukwe utuye kure kugira ngo tutazajya duhora kenshi tugakomanya imitwe tukangana, kandi nshaka ko ambera mama. Azaba atuye kure ku buryo tuzajya duhora dukumburanye, akansura akitahira, nanjye nazamusura, mbese tugahora dukundana dukumburana. Uzame baramukazi banjye, kandi baramukazi banjye tuzakundane. Ngayo ngoko. Ikindi kintu nasabye Imana, narayibwiye ngo Mana, umugabo udafite amafaranga menshi, kugira ngo ntazagenda nkaba umushyitsi mu mitungo. Ari umukobwa ushaka umugabo, ugasanga umugabo ni umukire pe, afite umutungo mwinshi, yarakize, we yubatse ubuzima, ahantu hose haruzuye, umugore agiye ameze nk'ugiye kurya no kuryama byonyine no kubyara, ariko ukabona nta rundi ruhare rwawe ufitemo. Mbwira Imana yabwiye uzamo umugabo ufite amafaranga aringaniye, kugira ngo nanjye hazabonekemo eforo yanjye, hazabonekemo uruhare rwanjye, tuzagira iterambere ringana, tuzamukane, ariko nabaye nk'umukozi we cyangwa nabe nk'umushyitsi muri ibyo bintu, hato ntazanagerayo agakena nkitwa nkaho ndi umugore w'umuteramwako. Hari ukuntu ushobora gushaka umugabo ari umukire, wagera bya bintu bikayoyoka, ugasanga wiswe umuteramwako ko nta kintu maze, nubwo nta kintu yageraho agufite, kuko hari abagore benshi bafite ibigeragezo bimeze uko nguko. Rero nsaba Imana ngo imuhe amafaranga aringaniye, ku buryo ayo mafaranga dushobora kuyajera bigizemo uruhare nanjye, nzanyemo izanjye mbaraga, ayo mafaranga akazazamuka, tukazagira ibyo tugeramo, ariko nanjye harimo uruhare rwanjye nk'umugore, kugira ngo najya nabona byibuze ajye yumva ko ndishimwe kuri we, ko ndi umugore kuri we, mbese ndi umugore umutima, ndi umugisha kuri we. Mbese numvaga ntashaka umuntu uzanyurira ibijyanye n'imitungo, kuko nibyo nari narahaze, nari narasize inyuma, nari nataye, byari byinshi. Ikindi kintu nasabye Imana, narayibwiye ngo Mana, uzame kubyara umwana w'umuhungu w'imfura. Bajyaga banavuga nyine ngo, kuko bajyaga banuka bakavuga ngo zibanze, nkumva kwibanza ni igitutsi. Buriya hari igihe umuntu agenda agahaba mu mutima, abantu bakamuhabya, bakakwambura isura, bakakwambika iyo bashaka, kandi bikanagufata iyo urangaye. Hamwe umuntu ashaka kugutuka ikintu kwibanza. Hariho n'abaje nabo ngo si umuntu yakubwiye ngo uzibanze, abakubwiye ngo iki, abavuze ngo uzabyara umukobwa. Noneho numva nimbyara umukobwa, umuryango nashatsemo ushobora kutazankunda, ahari wenda kubera bako bandutse ngo nzibanze, nuko bazi ko hari wenda umwana w'umuhungu ari uzatuma ngira agaciro wenda mu muryango nashatsemo no mu maso y'umugabo. Ariko baba babeshya, umwana wese ni umwana, ahubwo ryahungabana twagiye tugira mu buzima, na bwa buzima twagiye ducamo bukadukanga, nibwo butuma duhora twikanga baringa, tukikanga ibidahari. Ndajya mubwiye ngo abana bose n'abana, kandi umwana w'umukobwa ni umugisha, umwana w'umuhungu ni umugisha, ariko kuko haba hajemo babandi twakwita ngo bakidobya cyangwa igitotsi mu mata, nibo batuma umuntu ashobora kwiramanta akikangamo, akavuga ati nimbanze umwana w'umukobwa akagira ibihinduka, aho ubuzima bwanjye ntibuzongera bukamera nka bwa bundi. Mbese mbihindura nk'isengesho, mbwira Imana yibwe ngo Mana, ngo icyifuzo numpa kubyara, uzame kubanza umwana w'umuhungu, uzabungire neza, wenda nyuma nzabyara abakobwa 3, ariko mbere uzabanze umwana w'umuhungu. Ndangije gusaba, nsaba amahoro mu rugo, ndabwira Imana yibwe ngo kandi Imana, hari ukuntu umuntu abana n'umugabo yamara kubana nawe akahita apfa nta n'umwaka ushize, n'ubundi ukitwa umugore w'umuteramwako, bakavuga yuko uri igikenya muri uwo muryango. Ibyo bintu zabindinde, uruvugo naravuzwe bihagije, wenda nzavugwe n'ibindi, ariko uzampa umugabo wanjye, uzamuhe kurama. Umugabo wanjye namusabiye kurama tutarabana, saba umugabo tuzasazana, nanjye nisabira kurama, kandi yibwiye ngo Mana, mu bana uzampa, uzampe kurera abana banjye, mbakuze nzarebe abana b'abana banjye. Kubera iyo mpamvu, kuko bajyaga nyogokuru mvuma yaravuze ngo amaso yanjye ntakarebe ibyiza. Ubwo urumva muri kwa gusaba umugabo, niho nongeye nibutsa Imana bya bindi, ndayibwira ngo Mana, uzame amaso yanjye azarebe abana b'abana banjye. Ubwo urumva ni mu buvivi n'ubuvivure, twebwe tuzarama.
ndangije ndayibwira ngo kandi Mana uzaturinde uruzerero, uzaduhe gakondo, uzaduha umugisha kandi uzaduha abantu. Mu bintu nasabye Imana abantu, ndabwira ngo Mana uzaduha abantu, cyane ko n'umuganga ajya kuza mu buzima bwanjye nta bantu twari dufite nyine, nawe nta famiye nyinshi yari afite. Ngiye gusoreza ahangaha mbabwira gutya ngo nzagaruka ngarukanye na sheri wanjye ku gice cya nyuma, nzagarukana na sheri wanjye. Utwo ntari buvuge two mu rukundo hari aho azavuga wowe, naba mbibihije mbibabwiye adahari. Uburyo twafiyansanyije ba bandi bose baraje nyine ndabangira, narateresweho kubitewe n'imico n'imyifatire nabonaga. Kwa kundi bazakaguhobera ukagira ngo ni ikimata, ndabyanga. Ba bandi baza bagushora amaboko mu mabere, ndabyanga. Murasi ibyo nasabye Imana kugeza kuri sheri wanjye aje ari uwa gatanu. Rero kugira ngo abantu hazaryohe neza, bizaba ari na deba, cyane ko ntekereza ko ari nawo munsi bazambaza bya bibazo mwese muba mufitiye amatsiko. Ndamwize yazambaza, muzasubirizwamo. Ibyo rero nifuza ko sheri wanjye yazaba hari, tukabiganira turi babiri, tukabaha ubuhamya bwa fiyansaye. Ariko mbabwira ngo urugamba rwaje guhitama ubwo sheri wanjye yazaga mu buzima bwanjye, fiyansaye itangiye. Niho natangiye kurwana urugamba noneho rwa hahandi bari banyakiriye nk'umwana mu rugo. Mbona ko bihindutse, banyibutsa rya jwi rya mbere Imana ambwiye ngo ukomeze ukore nk'umukozi wo mu rugo, ntiwimve ko uri umwana, kuko bagufata nk'umukozi wo mu rugo ahubwo udafite icyerekezo. Nibwo banyibukije yuko naje ndi umukozi mu rugo, ntari umwana. Uwo ni tante atari tante, uwo ni tanka atari anko wanjye, ndi umukozi mu rugo, naje nk'umukozi wo mu rugo. Rero reka dusubikira aha. Nabahaye impuguro nyinshi, nabahaye impanuro nyinshi, ndabinginze mu nkunde nk'uko nasabye Imana abantu, mube mu ruhande rwanjye mu nkunde, ariko muze muri ab'umumaro. Icyo kintu nkunda kukivuga kuko nkeneye abantu beza. Dushaka kugira famiye ikomeye, famiye ifite abantu, ko mu minsi iri imbere nyine tuzadukeneye, tuzadufite abakwe, dufite abakazana, kandi ni mwebwe mugomba kuzadushyigikira, ni namwe mugomba kuzatuma tugira ibirori bitandukanye. Twishimane mu byiza Imana iduhaye mu gihe kidutije ubuzima, mureke tubane mu mahoro. Kandi ikindi nongera kwibutsa abantu musenga, mujye musengera igihugu cy'u Rwanda, musaba amahoro, kuko nabonye ko Imana ifite amatwi yumva neza kandi ititiranya amajwi, kandi ibyo dusabye Imana irabyumva. Mugire umwete wo kujya musengera igihugu, kandi mukunde igihugu cyanyu, mukunde igihugu cyanyu, mukunde igihugu cyanyu kuko nicyo gakondo. Namwe mwagiye guhahira hanze mukajya mu mahanga ya kure, muzirikane iwanyu, mwubake iwanyu. Mujye mukora ariko munubake iwanyu, muvuge neza igihugu cyacu, mushyigikira abayobozi bacu, uko byasa kose ni iwacu. Ikindi, abahanuzi, Imana nikubwira ibibi ku gihugu, ntuze gukura umutima abanyagihugu, ahubwo bifatira umwanya ubisengere, kuko iby'Imana igutumye byose hari n'ibyo ikubwira ngo ubisengere, itakubwiye ngo ubizane kuri kamera. Hari ubuhanuzi bukwiriye gusengera Imana, ikaba ari nk'icyifuzo iguhaye, ariko itakubwiye ngo gishyire public abantu bakuka umutima bagire gute. Dufite igihugu cyiza, dufite ubuyobozi bwiza, ni nayo mpamvu mutureba ahangaha, niyo mpamvu dufite naho tuvugira, kandi nibyo tuvuga mukabyumva. Rero nasoza nsenga mbasabira umugisha kunkurikira no gutega amatwi. Wowe wakuyemo amasomo meza, uhereze Imana icyubahiro. Wowe wumve hari icyo wasaba Imana, usaba Imana neza, wuzi neza ko Imana ifite imbaraga, kandi Imana yumva n'ibyo isaba ibifite. Soreje mbabwira ngo umugabo nasabye Imana niwe yampaye, tuzakomezanya twinjira muri fiyansaye n'ubukwe n'urukiko kugeza aka kanya twicaye ahangaha. Yego, dushobora kuzafata wenda nk'amasaha nk'abiri mu byitegure, kuko cyo kizaba kiryoshye cyane, nzabazanira sheri wanjye, ndabizi muzamukunda, no muri commentaire muzabimbwira. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nkomeje kwifuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Umwaka 2026 uzababera umwaka w'impinduka, umwaka wo gukora cyane kandi mukesa imihigo, umwaka wo gukundwa, umwaka wo gushyigikirana, umwaka wo gusubukura ibyasubitswe, umwaka wo kuva mu buzima bwizenguruka, umwaka wo kwagurirwa imbago. Mbatuyeho umugisha, ndi umubyeyi.
mugira amahoro. Mana ndakubashye mu izina rya Yesu, ngushimiye kugira neza kwawe, urukundo rwa rutarondoreka wadukunze. Hereza umugisha igihugu cyacu, abanyarwanda, abadukurikiye bari mu mpande enye z'isi, bahereza umugisha. Mana abubatse ingo zigoye, Mana borohereze. Uwiteka Imana Nyiringabo ndabasenge kugira ngo utange impinduka, utange umutima w'urukundo, babane mu mahoro, kugira ngo aba bana batazagira ingaruka nk'izo nahuye nazo. Barinde kuba victime y'urukundo ruto rw'ababyeyi babo. Barinde Uwiteka abagiye kubana, ubarinde gukundana bahujwe no kuba ari materialiste, be gukundana rwa rukundo rw'imibare, ahubwo bahe gukundana urukundo rwubaka umuryango ndetse n'itorero n'igihugu. Komeza kunshyigikira, umugisha, umpaza uburame, ungwiriza amaboko, ungwiriza abantu b'umumaro, kandi Uwiteka Imana ngusabye igikundiro, umugisha w'iteka ungumeho, kandi uko ngira neza bari kugira neza n'abankurikiye. Uwiteka Imana Nyiringabo ukomeze kuturindira igihugu n'abayobozi bacu, kandi ukomeze kutugushiriza imvura y'umugisha, uturinde inzara mu izina rya Yesu Kristo. Wibuze uburakari, ahubwo Uwiteka Imana utugwizeho imbabazi zawe. Uturebane amaso y'imbabazi, kandi ibiganza byawe Uwiteka bikomeze kudusigasira. Uturinde umubi, uturinde umwanzi, uturwane intambara tureba n'izo tutareba, izo tuzi n'izo tutazi. Amaboko yawe Uwiteka Imana Nyiringabo aturasanire, kandi urasanire gutsinda. Urakoze, utubere maso, udushyigikire muri byose. Ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka, uhoza abarira, Uwiteka uhereza ibyishimo ababibuze, abishwe n'intimba n'agahinda muri aka kanya ubahoze, abishwe n'inzara ubagaburire, abambaye ubusa ubambike, abari kurara hanze ubahe aho kuba. Uwiteka Nyiringabo udushyigikire, kandi nanjye nkuheretse gahunda plan zose mfite imbere, abari kuntera inkunga kugira ngo byose nzabishyitse, nzabishobore. Komeze kumba hafi kugira ngo Uwiteka Imana nkomeze kuba urugero rwiza, kandi inyigisho zose ntanga zigira umumaro mu matwi y'abankurikiye ndetse n'imitima yabo yubakike. Uturinde umubi, umubiri n'ubugingo n'umwuka wacu birindwe byo kuba kugeza igihe uzazira. Nubishimuka bishaka ko nzagaruka kuri mikoro amahoro, tuzongera nanone kandi tuvuge ineza yawe. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen.